dukomeje kubashimira mwebwe mwese mwiyemeje kubana natwe muri uyu mwanya, tubaramutsa mu ndamutso y'umwami, ngo Uwiteka abahire. Tugiye rero kubana muri uyu mwanya wa kabiri, kugira ngo dukomeze kunezerwa twiga ijambo ry'Imana. Kuba hageze ubu, nge ndi mwene so musangiye uru rugendo rujya mu ijuru, Ntakirutimana Emmanuel. Tukaba rero tugiye gusenga mbere y'uko tubabwira insanganyamatsiko yacu y'uyu mwanya. Ngaho aho muri mwese, nimwubahe Imana dusenge. Urakoze Mwami Imana, niho wabanye abana bawe, ijambo ryawe rikomeza kuvugwa umutekano, n'ubu urabikunze twongereyeho igishya ko twije no mu masaha yera, turabiguhimbarije uhabwe icyubahiro. Rero kubakomeza udutungisha imbabazi zawe ku byaha byacu ni byinshi, kugira ngo dukomeze kandi ubumenyi bwazerwa twiga ijambo tuma tubikira uduhundagazeho kuganira, cyane cyane twibanze ku bana bacu, urubyiruko, naho Umwuka Wera uko umaze kubitubwira naze abantu natwigishe kandi atwumvise. Tugiye gusenga mbere y'uko tubabwira insanganyamatsiko yacu y'uyu mwanya. Ngaho aho muri mwese, nimwubahe Imana dusenge. Nitubwira ngo urakoze Mwami Imana, niho wabanye abana bawe, ijambo ryawe rikomeza kuvugwa umutekano, n'ubu urabikunze ibintu byose Imana yategetse ko twije no mu masaha yera, turabiguhimbarije uhabwe icyubahiro. Bibaho bigakorwa, ngaho komeza udutungisha imbabazi zawe ku byaha byacu ni byinshi, kandi ubumenyi mvajuru bwatuma tubikira uduhundagazeho, tugiye kuganira cyane cyane twibanze ku bana bacu, urubyiruko, naho Umwuka Wera uko umaze kubitubwira naze abandi natwe atwigishe kandi atwumvishe, bisabye mu izina rya Yesu. Niho handitse ngo gushyingiranwa kubahwe na bose. Iyi nsanganyamatsiko basore, inshuti nkunda, namwe bajyanama b'abasore, ngo kuganirwa kw'iyi ngingo kurambagiza neza nta gisa nabyo. Niryo jambo abantu bajye babikuganira, bazi amabwiriza n'amategeko abigenga, gushingwa k'urugo rwiza neza. Niho byose Imana yategetse nta soni biba biteye, ni mwiza, kandi ibintu byose bibaho bigakorwa, umukozi mwiza, umukoresha mwiza, umubwiriza mwiza, mwarimu mwiza, ihame ry'ubukwe mwiza, umupolisi mwiza, baravuye mu muryango mwiza, kandi uba mwiza warashinzwe neza. Yesu ari ku isi, bamwe rero ashyiraho ikimenyetso ko nawe bafite imirongo, imigani 19:14 ivuga ko urugo n'amatungo umuntu abihabwa n'ababyeyi be, ariko umugore witonda umuntu akamuhabwa n'Uwiteka. Ubwo bishyizemo ko ubwo Uwiteka nyine kari umutanga ruzasukaniyo, uwazamuha n'uwazamuha, mbese ubwo banzura ko uwashyingiwe nabi ari Uwiteka yahaye umugore mubi, uwashyingiwe neza akaba ari uwo yakundwa akaja akamuha mwiza, nuko bakabifata nk'ibyikora nta ruhare mwene muntu abigizemo. Uyu murongo ni uw'ukuri, urwo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi, ariko umugore witonda umuntu akamuhabwa n'Uwiteka. Ariko Imana nayo ntabwo ipfa kumanamana. Muri Zaburi iya 19 umurongo w'8 kugeza ku wa 9, bamwe rero kubera kutabimenya Bibiliya iratubwira ngo imirongo imigani 19 umurongo w'8 kugeza 9 nibyo ivuga ko n'amatungo y'Imana rivuga neza ngo ariko umugore witonda umuntu akamuhabwa n'Uwiteka. Amategeko ubwo bishyizemo ko atungana nyine kuko ari umutango ruzasukaniyo, wazamuha n'uwazamuha, mbese ubwo banzura ko uwashyingiwe nabi ari Uwiteka yahaye umugore mubi, araboneye anezeza umutima, uwashyingiwe neza akaba ari uwo yakundwa akaja akamuha ntibyanduye, nuko bakabifata nk'ibyikora nta ruhare mwene muntu. Usomye imirongo ibiri ariko nshakamo umurongo n'Uwiteka yategetse n'amatungo umuntu abihumura ubwenge, ariko umugore witonda umuntu akamuhwejesha amaso n'Uwiteka. Ariko Imana nayo ayobowe n'Uwiteka yategetse mu guhitamo umufasha iya 19 akavuga 8 kugeza ku wa 9,
iyo umuntu yiyoboye akigenza uko ashaka ntabwo na rimwe mvajuru akurikije ni 19 19 nibyo nturwa aba yarigeneye ijambo ry'Imana rivuga neza ngo niyo mpamvu rero basore hari amategeko mvajuru y'Uwiteka atungana rwose mushinga ubugingo uzagira amahoro n'umutekano ibyo Uwiteka yahamije tukiri mu byo kwizerwa kandi urugo bwiza ku isi amategeko y'Uwiteka yishije araboneye anezeza umutima ibyo Uwiteka yategetse ntibyanduye bihwezesha amaso gusobanura ijambo kurambagiza ni usomye 20 ariko nshakamo ibyo Uwiteka yategetse biha umuswa ubwenge ubwo ni igikorwa gikoreshesha n'umusore w'umuhungu iyo umuntu ayobowe n'ibyo Uwiteka yategetse mu guhitamo kumva ageze igihe cyo gushyingirwa akamubona abamuhawe ashaka kubakurwe iyo umuntu yiyoboye akigikorwa ashaka ndabwirwa mvaha muri ibi by'ubukwe akabikoresha umwaku ari sanse aba yarigeneye n'ubusobanuro bagenekereje ariko yigira sanse propre yaryo basore izwi n'abantu babaye hari amabwiriza mvangano imwe nini bakora ingare mushinga urugo cyangwa se mwagira amahoro n'umutekano rugahirwa tukiri mu isi kuramo za ingingo z'imbere rwiza no bakayirarika indi bakayubika n'umusogongero w'ikamera nk'amabati nuko namwe mukazanezerwa niyo mpamvu bapfa gukora ngo bapfa kurundaho ndabagana hari ukuntu usobanura ijambo kurambagiza ni iki noneho imungu kurambagiza cyangwa se agasimba gakaze ubwo ni gikawutobora ugihagaze kuri wuze gukura kwikubita noneho umunsi wawe ugari kuri gusaka ukumva ageze igihe cyo gushyingirwa kakaba katuma umuntu ashaka kubakurwe cyangwa se iyo ngingo yatobotse gikorwa ubundi iryo jambo ugira muri kamiramo amata ntabwo byashoboka kubikoresha haba igikorwa rero mu ishyamba ry'imigano bagenekereje kugira sanse propre yayo akayizenguruka yose n'abantu babaye ureba kugeza ubwo ukurikira minini bashaka ingare akareba niba ko gatore katari bakitisetura kareba uwo mugano niba utagira iseseme ingingo z'imbere nuko bakayigarika indi bakayibika utagira iseseme ikamera nk'amabati cyangwa afite abandi bahunga inyuma ntabwo iyo nagiye arambagizaho tangire mu gitego kumugano hari ukuntu umugano wabaga udafite ikimenyetso naho imungu sindayita imungu cyangwa agashimye ko yasanze ntugoramye kakawutobora ugihagaze ibiwuze gukura icyo gikorwa yakoze cyo kuwushima ari kuri gusakara kagatobore kakaba bigeze mu byo gushinga urugo iyo mvugo turayifashisha ntiwayikora muri ngare ngo ujye ukamiramo amata ntabwo byashoboka igihe haba abakobwa bose abona mu ishyamba ry'imigano n'abakandida bo kumubimenyereye bakajya uburenganzira bwe akayizenguruka yose yigenzura ureba uko bavuga ukurikira aho ashaka uko basubiza akareba niba ko gatore katari mu bakitisa bagira mu materaniro uwo mugano niba utagira iseseme uko bakora imirimo y'iwabo nuko ashimye niba ari abanyesuku akabunushaho niba bihangana bazajya bahunga inyuma akabwira ati iyo nagiye ndarambaye tagire mu kazi n'uburenganzira bw'umugano wabaga udafite ikimenyetso ntabwo bawukoraga noneho yawushimye ko yasanzwe yabonye rushije abandi ubuhengamye cyangwa imico wazanye ipfundo nta seseme icyo gikorwa yakoze cyo kuwushima igikorwa kirambagiza kiba kirangiye atangiye ikibazo bigeze mu byo gushinga urugo iyo mvugo turayifashisha kuko ururimi niko zambera umugore ubwo umusore ukuze iyo arivuze iryo jambo abakobwa bose abona yarirangiye ni abakandida noneho uzaba mugenzi we nawe ntabwo apfa kwemera gusanga inama bajyanye mu isoko bavuga ushobora kumurebaho ibyiza uko bahamagaye ababireba cyane ko abagira mu materaniro bose bakunda ibyiza uko bakora imirimo y'iwabo ababireba n'umuntu w'igisambo ngumya akunda abatanga niba bihangana ibibazo byabaye ababireba akunda utanga mu giterane uri mu kazi agashobora kuba uburenganzira bwo wadatanga byose kubinyeko n'abasore noneho bifuza abageni habaye kera ariko kuba yabonye rushije nanjye ndi mwiza n'inkozi y'ibibi yifuza uwo iyo mubwiye igikorwa kirambagiza nawe kirangiye mu bihe bigoye nawe akamugenzura kandi bamugenzura bize ariko mugenzi we aba yaramurambagije nta makuru abifiteho iyo ari iryo jambo imbaraga nyinshi irambagiza we aba yarirangije bisaba imbaraga nyinshi uzaba mugenzi we nawe ntabwo apfa kwemera gutanga inama bajyanye mu isoko akavuga kureba mu byiza ariko mutagira icyo gihe babagiranye cyane ko abantu bose muri kuri iyi ngingo n'umuntu w'igisambo ngumya akunda abatanga cyane cyane muri urubyiruko rw'umunsi wa none umuntu wese akunda utanga
ariko zishobora gutuma yenda amasezerano bagiranye utanga wadatanga niko n'abasore ariko zitari ukuri bifuza abageni beza. Aha ndavuga ariko si uko banza kuvuga ngo nanjye ndigoye abasore bose y'ibi biyifuza umwe. Iyo barambagije ntibarebe imico bakareba ibigoye nawe akamugira ibindi mvuga n'ubu kandi bamugenzura bunini ariko mugenzi we aba yaramurambagije nta makuru. Hari ibindi bajya bavuga by'amafuti bisaba imbaraga nyinshi mu kubakwa k'urugo. Ibyo rero bihora byaduka. Harabona umusore agwa mu kaga aho nawe yakunze amukunda inzobe atari imico ya leta akamwemerera ko azamubera urugo icyo gihe babagiranye. Niba rero yakunze yenda aringaniye hakaza kuri iyi ngingo abandi bo batagira n'Imana. Niba yarakunze wahinduye imisatsi y'ubururu ejo hakaza yigize uruhu munsi wa none ibyo bigezweho bishobora kugukura mu bishobora gutuma yenda amasezerano bagiranye ibyo bigusha abasore mu cyaha gikomeye ariko zitari Imana yanga. Ndakivugaho gato aha ndavuga usomye igitabo imwe igoye abasore bubu inama iyo barambagije ntibarebe imico bakareba ibindi 49 ibindi mvuga n'uburebure n'ibindi bitabo n'inzobe muzabisoma mu gitabo cyitwa hari ibindi bajya bavuga by'amafuti bidafite naho bihura se tugenekereje ni ibarwa. Ibyo rero bihora byaduka harako n'umusore agwa mu kaga niba hari yakunze ngo inzobe atari bidakwiriye bugacaje inzobe mu niba hari yakunze yenda aringaniye hakaza umusumba y'Imana yera abandi bo batagira n'Imana. Niba yarakunze wahinduye imisatsi n'azikundisha ejo hakaza wayigize hanyuma bakagenda bakibagirwa amagambo. Ibyo bigezweho bishobora kugukura mu byimbo bihora bihinda babona undi nibyo bigusha abasore mu cyaha gikomeye bakavuga amagambo Imana yanjye n'ayambere gato bakamugira nk'uwandi. Usomye igitabo iyo ngeso yigaragaza mu mibereho yabo bamaze inama zirigwa itorero abashingirwa muri telefone ndigutera ubwenge bujagurika gushikama ariko abakomere kandi bitabo kuri mu ngeso muzabisoma mu barambirwa gukomeza gukiranuka y'intekerezo zanduye cyangwa se zikigaragariza mu mirimo yanduye mbega uburyo ari cy'ingenzi n'urupapuro rwa 74 cyane mu bwenge haranditse ngo kandi bakitonesha ingeso zabo kugira ngo satanishe imitima akabavana mu nzira yo gukiranuka kitagira uko kingana. Somye byinshi ko ngambiriye ijambo rimwe rivuze ngo nyamara bamwe bakunda inkumi bakanazikundisha kitagira uko kingana mu maso y'Imana bavuze yose n'amaherezo yayo ubwo kiraremereye babona undi bakamubengukwa nawe birebe ahwanye n'ayambere bitewe nuko waje bakamugira nk'uwambere ubwenge bushikamye kwanza nta nubwo iyo ngeso yigaragaza mu mibereho yabo barebye imico barebye ibindi namenye yenda bwashingirwa konyine ndigutera ubwenge bujagurika yarafashe neza uwo munsi ubukomere kandi bubu byari bitirano bitamurimo yenda barambirwa gukomeza gukiranuka n'ibindi no kubona abamurenzeho zikigaragariza mu mirimo yanduye mbega ugasanga umusore yatendetse abakobwa yuko abasore bakenyera cyane mu bwenge cyangwa umukobwa nawe yemereye abasore barenga ingeso zabo kugira ngo gutatira avuga ati nimpusha akabavana mu nzira yo gukiranuka uri gutega ambushi. Nsomye byinshi ariko ngambiriye ijambo rimwe rivuze ngo icyo ni icyaha gukinisha imitima kitagira uko kingana mu maso y'Imana. Uwamaze kurambagiza kitagira uko kingana mu maso y'Imana yera akaba abwiye mugenzi we kiraremereye nta mpamvu n'imwe nawe birebe kitari icyaha yamubonye nuko wajagurika urwo rugo rwabo rudashikana kwanza nta nubwo cyane ko warebye imico ijambo rivuga ngo icyaha yamubonye cyatuma urugo rwabo rudashingwa. Yarafashe neza uwo munsi nyuma byari bitirano bitamuri bagenzi babo bashaka kwanga bakabahimba n'ibindi no kubona abamurenze. Ariko iki ni icyaha binyura kamere ni urugomo ni n'ubugome umusore yatendetse abakobwa barenga abasore mu nyungu cyangwa umukobwa nawe yemereye abasore barenga abasore ari gupfa gupfa avuga ati nimpusha nzafatisha uri gutega areba ariko igihe kizagera namwe gikure uri guca igicu wabyumva neza nawe wishyize mu mwanya wa mugenzi wawe wamaze kurambagiza ari imico n'umwe akaba ari kumubwira ngo byarahindutse akaba abwiye mugenzi we wabyumva neza nta mpamvu yenda nawe ari inkumi yawe bihinduka kitari icyaha yamubonye cyatuma urwo rugo rwabo rudakira yenda bayirambagije ifite 26 yatendetse 10 iri jambo rivuga ngo icyaha yamubonye cyatuma urugo rwabo rudashinga ntabwo ari icyaha gusa ni n'ubugome gusa ni n'ubwenge rero toratozwa kuri bagenzi babo bashaka kwanga
bagahimbaho ibyaha bitari ibyaha mugenzi wawe kumukunda kumwifuza ko muzabana ni urugomo ni rimwe rivugwa nyuma yo kurambagiza kw'igihe gihagije abasore mu nyumva kuko ni rivugwa bitazongera guhinduka impamvu ikomeye yabwirwa n'abandi bakavuga ariko igihe kizagera namwe mukure rero wabyumva neza nawe wishyize mu mwanya wa mugenzi wawe mukunda ntabwo ari ukurambagiza arambagiza ahubwo ni igikorwa rimwe wabyumva neza uri umubyeyi yenda nawe ari inkumi yawe mukundana batendetse imyaka impamvu n'Imana yemeye ko bayirambagiza ifite 26 nuko gushingwa k'urugo ririmo inyungu nyinshi ndafite umwanya wo kuvuga ntabwo ari icyaha nibyo bituma inyoko umuntu ikomeza kubaho gusa ni n'ubwenge buke gushingwa k'urugo rwiza nibyo bituma hazavuka abantu beza ijambo rwiza nicyo gihugu mugenzi wawe k'ejo hazaza kumwifuza ko muzabana iyo byapfuyeho mu rugo ni rijye rimuryango nyuma yo kurambagiza n'ibindi bizakurikiraho byose biba bizaba kuko ni rivugwa niyo mpamvu rero Imana yagennye ko abantu impamvu ikomeye yabwirwa n'abandi bakavuga ngo iyi irakwiye ababigambiriye kandi bose bakaba bafite intego nari nkisobanura uko kuramba igitabo cyitwa ntabwo ari ukurambagiza arambagiza ahubwo ni igikorwa gikorwa familiar waba ubwiye mugenzi wawe ukaba urangije n'ubuyobozi bw'umuryango bushyirwa mu bikorwa nyiraha ni urupapuro rwa 419 impamvu n'Imana yemeye ko bagambiriye ibi bikurikira ni uko gushingwa k'urugo birimo inyungu nyinshi bafite umwanya wo kuvuga nibyo bituma inyoko umuntu ikomeza kwikomereza gushingwa k'urugo rwiza nibyo bituma hazavuka abantu beza no gushinga abandi bazajya kubariza igihugu cyiza akayira hazaza kukuri no iyo byapfuyeho mu rugo aho mu muryango urugo rushinzwe nabi n'ibindi bizakurikiraho byose biba bizaba bibi mbwire n'abanyumva iyo mpamvu rero Imana yagennye byaba ari ibyago abantu babanza myizerere tutagakorwa cyitwa kiranutsi ubuze umuntu gushyira ababigambiriye kandi byategwa gusa n'ibyago akaba bafite intego nyamukuru mu byiza byabyo bigwiza ubwenge ubwenge pratique de l'éducation familiale ishuri ryiza umuntu yigiramo inararibonye nekereje n'urugo rw'umuryango nabo umuhannyi cyane waruhagazemo neza yitwara nabi ngo bose bakaba bagambiriye ibi bikurikira no gushinga ihuriro rimurika babitewe n'izindi mpamvu nabo babaho ndavugamo zimwe no gushinga abandi bazajya baza kwikomereza iya mbere no gushinga abandi bazajya bari mu bwigunge bakumva gushinga abandi bazajya baza kubariza iya kabiri barabatinya ko bazasaza bari bonyine mbese ibyo bikabatera kubishakira mu ruho rushinzwe bishakira mu ruho n'umugani w'abanyarwanda uvuga ngo mbwire n'abanyumva udashinga urugo byaba ari ibyago ntabwo kavugwa ari abantu bapfa oya abikiranutse inzigo zayo oya ahubwo byaterwa gusa n'ibyago kera batarasoma Bibiliya kuko icyo ngiye kuvuga ibyiza byabyo bibiza ubwenge ntabwo yapfaga kwemera ko umusore we cyangwa umukobwa we ni ishuri ryiza umuntu yigiramo inararibonye ngo ajye no mu bisambo ajye no mu barozi ajye no mu bagome cyane waruhagazemo neza ngo mbuwo muryango barakundana niyo mpamvu abashyitsi barafashanya baterana inkunga bahana bitewe n'izindi mpamvu nabo rero bikoze ari ishakira mu rugo bahoraga n'imbobo bakagenda iya mbere kwibazaho iyo hari ababona bari mu bwigunge bakumva bashyingirwa les besoins de protection de valeur barabatinya ko bazasaza bari bonyine gukenera ubufasha ibyo bikabatera kubishakira mu ruho ibi nabyo bijya bitera bamwe mu ruho umugani w'abanyarwanda ngo ntacyo babanje kwibazaho ntabwo mo kavuga ari abantu bapfa oya hariho n'inzigo zayo oya n'abakobwa bamwe n'abanyarwanda ba kera batarasoma Bibiliya kuko icyo kuvuga cyo gihuje nabo bonyine ntabwo yavuga kwemera ko umusore we cyangwa umukobwa we iwabo batakiba kuko ashaka ngo ajye no mu bisambo ajye no mu barozi ajye no mu bagome abo babanzaga kubaza ngo mbuwo muryango barakundana ngo bajye bavuga ko barafashanya baterana inkunga bahana inka n'impuhwe babagiriye rero ubikoze ari shakira mu rugo bahoraga n'imbobo bakagenda ntacyo baramubonye iyo ngo impamvu itera umuntu gushyingirwa mpita mwemera oya gatatu yujuje ibyangombwa les besoins de protection mpita ngo murambagiza ngo numva bari oya gukenera ubufasha mu ngorane zo mu buzima cyangwa ibintu nabyo bijya bitera bamwe gushyingirwa ngo bagenda bahumye ntacyo babanje kwitaba mugenzi wawe ibyo bibaho izi mpamvu hamwe n'izindi ntabwo ari iz'ukuri n'abagambiriye bamwe bagomba kuzugwamo n'igitekerezo cy'uko bagiye kumva barambiwe kubaho bonyine ibyo nibyo bituma habanza bajya bavuga ko iwabo batakibakunda bana b'Imana bajya bavuga ko iwabo batakibakunda cyane abasore
n'abandi birababaje kuba abenshi ari bo bagira bavuga ko bashingiwe bagenzi babo ariko reka uyu mwanya yenda bagiriye dufashe tugerageze baranzura ngo izo mpuhwe si urukundo tugiye kuvuga ku ngingo enye ngo yitekera ngo mpitamo zirindwi yujuje ibyangombwa ingingo zirindwi ngo mpitamo murambagiza haba n'izindi ariko nibura izi ngingo zirindwi zitaweho umusore urambagiza itaba mugenzi wawe yaba arambagije neza izi mpamvu hamwe n'izindi ntabwo ari uko urambagiza ahubwo ababigambiriye bose bagomba kuzugwamo n'igitekerezo cy'uko bagiye kuba ingirakamaro ku isi ibyo turabivugaho ibyo kabiri bituma ni ukumenya ko ushaka umufasha banabimana ufite icyo afasha cyane abasore turesesengura ushaka birababaje kuba abenshi ari bo batagira amatwi yumva aribo bari bakwiye kubyumva bafite ibyo afashe ariko reka ntabwo buri mwanya yenda imana idufashe tugerageze tubyumve tugiye kuvuga ku ngingo kurambagiza mugenzi wawe wizera imana zirindwi kandi akubahiriza ingingo zirindwi iya kane haba n'izindi ariko kumenya neza uwo wifuza izi ngingo zirindwi zitaweho ariko nongeyeho ngo umusore urambagiza iya yaba arambagije neza nukongera kuzirikana icyo umushakira agomba kuba akimenya kandi neza kuba gatandatu ni ukumenya ko ubwiza ari imico ni ukumenya ko ushaka umufasha n'ufite icyo afasha ibintu tugiye gusesengura umuntu wese wabiha akanya akabitambuka neza ibyo afasha ni ukuri udafite ibyo afashe arambagije ntabwo aba akeneye umufasha duhereye kuri iyi ngingo ya mbere kuba umuntu akuze ni ukurambagiza mugenzi wawe wizera amateka mu itangiro 24 ya Isaka ashyingirwa Rebeka iya kane ise ajya kumurambagiza ni ukumenya neza uwo wifuza kubana nawe kumumenya ariko nongeyeho ngo neza afite imyaka 40 iya gatanu ariko nanone ntimuhabe kongera kuzirikana iyo 40 n'uko icyizere cy'ubuzima icyo gihe cyabo ntabwo cyari kandi neza ntabwo cyari kimeze gatandatu ubwo nuko ibihe bigenda bibaho no kumenya ko ubwiza ari imico kugenda inyoko muntu karindwi mu burambe no gusenga Imana nayo yarabizirikanye ibyo yagiye imenya ibidukwiye gusesengura ibihe bizakurikira umuntu wese wabihakanye muri iki gihe cyacu neza umuntu abakuze bihagije neza mu gitabo cyitwa kuri ingingo ya mbere ku basore kuba umuntu akuze ni message to young people muzongere mwiga amateka mu itangiro 452 ise ajya 452 bitandukanye aya magambo kandi ntabwo yari umwana muto no mu rugo rwa gikirisito ariko nanone ntimuhabwe n'ubundi 70 nuko icyizere cy'ubuzima ijambo rivuze ngo nabo cyari kirekire ntabwo cyari kimeze nk'icyaha not out of ibihe bigenda bibaho is a poor cyangwa se ibyo bita degeneration of the fitness of a person bituba mu bandi Imana nayo yarabizirikanye to be his companion imenya ibidukwiye uko ibihe bizakurikirana ngaho muri iki gihe cyacu aba ari umuntu mu by'ubwenge bwo kumenya guhitamo uzaba mu gitabo cyitwa ubutumwa iri jambo muryumve neza cyongereza umusore wese utaragira imyaka 20 rwa 452 ntabwo yashobora kumenya guhitamo mugenzi we aya magambo kandi aboneka ikibabaje unyumva rwa gikirisito n'abatari babizi icyongereza aba bana bo muri myaka 18 ni ijambo rito rivuze niwe bazi ko bazi ubwenge a youth uko inyandiko ivuze ko ari abaswa bagenzi babo nabo baba bavuga bati turakamiritse tuzi neza young as himself iyo bakubitanye n'abandi companion for life bubaha Imana umusore bari kubagira inama no kubahana utarajya imyaka 20 uramutse umutumye mu by'ubwenge bwo kumenya guhitamo uzaba mugenzi w'ubuzima bwe niwe njije azi kuko iri jambo baryumve neza bahora banyuranye n'ubushake bwe utaragira imyaka 20 umwana umwe niwe wanejeje aba ari umutindi mu cyarageze amaze kuba mukuru ntabwo yashobora kumenya guhitamo arangiza atanga ubuhamya avuga ngo bazabana ngo ngira umwana ngo nari babaje wowe unyumva ntangije imeze nka n'abatari babizi
abarangazwa n'ubwenge bwinshi bari bafite niba bazi ko bazi ubwenge bamukumira agize ubwenge nawe ari kubona yaravuye mu nyenga guhitamo bagenzi babo nuko biramutangaza nabo baba bavuga bati ariko turakabiritse tubuzi neza byumve ubimenye n'ababyeyi babo kirazira kigubaha imana bari kubagira inama no kubahana nta utekereza nta upanga nta urota tubwira ngo umushinga wo gushyingirwa uramutse umutumye injiji atararenza imyaka izindi ngo yazashoreye se na nyina wabuguye mu niwe njiji yazi kuko kandi bamwe byabagizeho ingaruka bahora banyuranye n'ubushake bwe mu gitabo cyitwa twebwe n'abana bacu umwana umwe niwe wanejeje urupapuro igihe cyarageze amaze kuba 45 ndavuga page original arangije atanga ubuhamya avuga ngo iyi page yindi ni 91 nzi ko ntanjije imeze nka papa na mama hari ikigero cy'imyaka umusore n'inkumi bwinshi bari gutekereza mbese ariko nabo bamukumira kandi bikaba bikwiye agize ubwenge nawe ariko bona yaravuye mu nyenga mbere y'icyo gihe nuko biramutangaza cyane ababyeyi baba bararwanye intambara iyo kubabuza kwishora byumve rw'imburagihe babigisha ko bagomba gutegereza bakabanza gukura ngo babe abagabo n'abagore umushinga wo gushyingirwa ariko se atararenza imyaka 20 none ni ryari baba bakuze bihagije kandi bamwe byabagizeho muri rusange ni nyuma y'isabukuru yabo twebwe n'abana bacu utarakora anniversaire y'imyaka 45 aragwigenda ndavuga page ni nyuma y'isabukuru yabo ya 20 iyi page yindi ni 91 kandi kiba kigomba kwitabwaho ntabwo ari imyaka gusa hari ikigero cy'imyaka umusore n'inkumi birakwiye ko baba bagomba gutekereza arangije amashuri cyangwa se ayagereje kandi bikaba bikwiye ayarangije cyangwa se byashoboka ko mbere y'icyo gihe igikurikiyeho birakwiye ko baba bararwanye intambara iyo kubabuza kwishora abasore n'imburagihe biba bimaze kujya ku babigisha ko bagomba gutegereza kwikora inshingano z'urubanza n'umuryango ngo babe abagabo n'abagore icyanyuma ariko se ni ingenzi ko imiterere y'umusore n'inkumi ni ryari bagiye kubakuza bihagije bigaragaza ko bakuze bihagije muri rusange hari abasore babanguka kugaragaza nyuma y'isabukuru yabo ya 20 kandi bagatinda ariko muri rusange anniversaire hagati y'imyaka 20 na 25 ni nyuma y'isabukuru yabo ya 20 weho nyumva kandi uzaburambagije kiba kigomba kwitabwaho uzaburambagijwe neza ahubwo hari n'ibindi myaka wigejeje birakwiye ko umwana arangije amashuri bifite icyo bitwaye mu by'ubwenge ayarangije cyangwa se ayagereje icyo bitwaye igikurikiyeho birakwiye ko ibibazo by'umutungo bifite icyo bitwaye akenshi biba bigoye abasore n'inkumi biba bimaze kujya ku murongo social ku buryo babasha kwikora inshingano z'urugo n'umuryango ntabwo nta mwanya wo kubisesengura icyanyuma ariko ijambo ry'Imana ni ingenzi ko imiterere y'umusore n'inkumi bagiye kubaka bigaragaza ko bakuze bihagije nyirara abasore babanguka kugaragaza ibimenyetso by'uko bakuze kubazasoma nanone mu gitabo ariko muri rusange hagati y'imyaka 20 na 25 kitwa adaptation conjugale cyangwa se kubana kw'aba uzaburambagije neza uzaburambagijwe neza bashobora gutana iyi myaka no muri iyi myaka bigejeje ariko bavugamo n'akagingo kavuze ngo bifite icyo bitwaye ashyingiranwe mu by'ubwenge byihingirwa hasi iyo myaka ibyo nabyo bitwaye byemegarike byategwa n'ibyago byo mu isi bifite icyo bitwaye ntibyemewe bibereho kubana n'abandi barutanwa byihabya vi social byihabya n'iryari gushyingirwa hasi iyo myaka kumwe niyo mpamvu rero azasaza akamenya ko kwisesengura umusore ariko ijambo yarakeneye ubwenge n'imbaraga by'undi bikaba bitagihari ugomba kuba bamwe yarakeneye inama n'ubufasha bw'undi akaba yarashaje yarahonjotse akaba ariyo mpamvu gushyingirwa nako kubazasoma nanone mu gitabo cyitwa urugo rw'ubakika akaba ariyo mpamvu mu gitabo cyitwa ibaruwa conjugale kubakundana ari batoya kwaba biramutse bibashakanye tukabona abana bacu tugishoye mu gutuma abantu bashobora gutana y'ibifasha muri iyi myaka ariko bagamo n'akagingo kavuze ngo iyo abashyingiranwe ngo dufitanye ubutumwa byihabya mu gatandatu hose nakubwiye ibyo nabyo ntabwo ni ibitika
byategwa n'ibyo byemewe mu isi ariko abasore banyumva ko abantu bashyingiranwa bakunda ijambo ry'Imana gihabya n'iryari iki gitabo cyitwa kubakunda n'abakiri bato azasaza kanogoka rwacyo rwa 63 aho yarakeneye ubwenge n'imbaraga z'undi bikaba bitagihari aho yarakeneye inama n'ubufasha bw'undi akaba yarashaje yarahonze bene uko gushyingirwa nako ntabwo experience will make it honorable and safe akaba ari mpamvu anifeta them igitabo cyitwa ibaruwa z'abakiri bakundana ari batoya zikwiye guhagarikwa ako kanya tukabona abana bacu igihe kizaba kigeze bakuze bihagije bafite n'inaribonye kuburyo bakundana bikabije kubahwa kandi bagakunda kugenda neza Magatandatu babyeyi mu nyumva torongomeho ibyo bita copinage cyangwa se ntabwo ibyo byemewe izo nkundo z'abakiri bato abasore banyumva abandi baziboneza bakunda ijambo ry'Imana kwaje Kinyarwanda rero ibaruwa ku bakunda n'abakiri bato agakungura urupapuro rwacyo rwa 63 inka 20 zitwishyura ariko 20 ntabwo zitwishyura sections kakungu n'ubire trend until the period batazi n'ubuzima niyo buba niyo bujya iyo batangiye kugira experience will make it honorable and safe ibyo zina babyise anifeta them kuko mu by'ukuri inkundo z'abakiri bato n'ubwisi bitewe n'ahantu hagigeze ako kanya amategeko amwe kugeza ubwiye kizaba bene abo bana bakuze bihagije bafite n'inaribonye cyangwa kuyo bakundana byo kubahwa nuko bakavuga gahunda n'agakobwa bagendamo neza iyo bwerekera batazi niyo bizakoreza batazi ko kwandika copinage cyangwa se ubwenge bwabo izo nkundo z'abakiri bato bakazicuza icyo bakagombye abandi baziboneza barakoze iminsi yarirenze nta kintu kigaruye rero cyane ko iya amagambo aba mu byanditswe no kuri nta inka 20 zitwishyura mu isi rimwe 20 ntabwo tunyura mu isi rimwe umukobwa unyumva umusore unyumva ngo rero muri iki gitabo batazi n'ubuzima niyo buba niyo bujya iyo batangiye kugeneza ariko rikanambabaza bivuze ngo iryo zina babyise nibyo uko mu by'ukuri ni ku rupapuro rwa 33 n'ubwisi bitewe n'ahantu habi igeze amategeko amwe asigaye yemerera bene abo bana kujya kwibana mu tuzu bitageto cyangwa dear young friends nuko bakavuga gahunda n'agakobwa batati mbita yo whole life batazi niyo bizasoreza batazi ko bari kwandika izina ryabo no kwita ubwenge bwabo cyangwa se uri kubibura nuko bakazicuza icyo bakagombye kuba barakoze kazakubyarira umusaruro ntacyo bakigaruye cyane ko iya magambo aba mu byanditswe no aba bavuze ngo thoughtlessness tunyura mu isi rimwe tunyura mu isi rimwe umukobwa unyumva is a long direction banditse mu ijambo gusumara uri mu bintu utatekereza ariko rikanambabaza ukigarurirwa n'igiti bivuze ngo iyo saha ishobora gufata ubuzima bwawe ku rupapuro rwa 33 kandi kabujyana hafi aho bavuze ngo ijambo ndashakaga ngiye little times now can have spend sowing your with bimenye ufite umusore bumwe bwa kabiri will produce a crop that mbita yo life ntabwo ari bubiri aho umusore bumwe n'uri kubiba mu y'imyaka impamvu cyangwa se kubibura gerageza kubyaza umusaruro tibasore ubukoreshe kubyarira umusaruro when you have passed over the ground you can never return an hour of thought your thoughtlessness igihe ifirindi zabivuze to temptation ikakubwira ngo va mu kibuga cy'ubusore ntibishoboka kongera gusubiramo ngo ujye gukosora ibyo wanjye isaha imwe gusumara uri mu bintu utatekereje connect with God ukigarurirwa n'igisore wanga kugira isano n'Imana ishobora gufata ubuzima bwawe bwose in a way of temptation will surely fall yarangiza ijambo ndashaka ku rubuga rw'ibishuko you can have but one you azagwa bimenye ufite ubusore bumwe ntabwo kabiri ubu Imana iri nkunda ubusore ufite ntabwo ari bubiri aho kuri iyi ngingo bumwe n'ubwo ndayisobanuye nubwo bidahagije gerageza kugira akarongo umukoresha z'abato zikwiye guhagarika when you have passed over the ground you can never return to rectify your mistake umutekano wabo igihe ibindi zabivuze n'imico mbonera kubwira ngo va mu kibuga cy'ubusore ntabwo abanyumva ari abashoboka ko wongera gusubiramo uburyo gukosora ibyo wangirije kandi byakubera
he who refuses to connect with God, abasoma kino gitabo ubusore wanga n'abana isano n'Imana and puts himself in a way of temptation ahatariyobokamana yarangiza ubuzima kandi utagira umwuka utanga ubugingo nta kugerageza kurema umuntu muzima God utagira umwuka utanga is testing every ariko uko biri kose ubu Imana n'ababi n'inkozi z'ibibi n'abasinzi n'abarozi ngaho kuri iyi ngingo ngira ngo ndayisobanuye gushyingirwa nubwo bidahagije n'ibigendajoro igice y'akarongo ntabwo babishaka inkono z'abato zikwiye guhagarika hari n'ingeso bwiza iteye agahinda y'abasore kubahemukira cyane ikunda gukorwa n'abasore bakuru bazi gukweta ibyaha ariko badakweta ibiri mu mutima ntabwo banyumva ari abasenga gusa nubwo waba ariko tuzabihisha ab'imusozi be kuzabibona nuko bazajye baduhungisha nk'abakoze ibyiza cyongezwe n'abana bacu paji 20 baranditse ngo gushakira imico nayo ntabwo yemewe naho umusore w'Imana 35 mukuru uzi ubwenge kandi utagira umwuka ariko kwako kada kacugerageza kurema umuntu muzima katarani niyo biva niyo bijya yarangiza ariko bikunda tuzibanira n'ababi n'inkozi z'ibibi n'abasinzi n'abarozi baduhiga badufiragiza icecekero ushingira bashaka gushyingirwa nukura wakuze niko tuzabisana n'ibigendajoro maze agafata umwana bishaka akamubika nk'iki gitekerezo cy'uburozi mwe mu nyumva mwishura agatsinda hari n'ingeso ngo ntiyumvire iteye agahinda y'abasore yajya cyane ikunda gukorwa n'abasore bakuru bazi gukweta ibyaha ariko badakweta ibiri mu mutima ari nayo mpamvu bamwe batsindwa no mu ishuri ibi n'inshingano zo kuzabihisha ari musoje kuzabibona nuko bazajya bataragira ubwonko bushobora kubyumva yongezo gukurikira mu mwanya wanjye ibyo nabyo ntibyemewe naho umusore w'imyaka 35 mukuru kuri iyi ngingo yo gukura bihagije reka duse n'abayisumbuye niyo biva niyo bijya ariko buri wese abyaranyuza akavuga ati ndagukunda abakiri bato zibanira rwose bitemewe ko baduhiga badutwiragiza ingingo ya kabiri nukura wakuze nibwo tuzabisanga ushaka umufasha maze agafata uwo mwana ufite ibyo afasha akamubika n'itangiro cy'uburozi si byiza ko uyu muntu yaba wenyine ubwo ntiyumvire reka muremere umufasha akaba yafatwa n'iyajya nibutse abasoma Bibiliya ni indwara nk'izindi Adamu amaze kuremwa yahawe asanga mu gutesheje icyerekezo 15 ari nayo mpamvu bamwe batsindwa no mu ishuri ariko ngo mu nshingano zo mu rwego rw'abananira n'iyo mirimo n'iryo jambo riba riri kumucugusa abwiwe ataragira ubwonko bushobora kuryumva muri cya gitabo no kurikira mu mwanya waryo ibyo nabyo byemewe pratique d'éducation familiale cyangwa ibyo nawe yafata mu gihanga bushyizwe mu bikorwa kuri iyi ngingo yo gukura bihagije igisubizo reka duse n'abayicumbitse ariko buri wese abyumve la femme ko abakiri bato doit remplir une haute mission bitewe ko bishora ijambo ryo nyine shaka ingingo ya kabiri iyo umugabo agaragiwe n'umugore yatubwiraga ngo ushaka umufasha n'umugore n'ufite ibyaha ngo nibwo aba ashobora gukora umurimo ukomeye si byiza ko uyu muntu yaba wenyine umugabo uri wenyine reka muremere umufasha umukuru ariko umubyizi ndushyika nibutse abasoma igihe cyose Bibiliya atarabona mugenzi we Adamu amaze kuremwa akaba ariyo yahawe akazi ko gukora ushyingirwa hingira ingobyi kandi aba ari umugabo w'imigambi ariko ngo mu byajyaga kumubera umunezero ari mw'iyo mirimo mu mvugo za Imana yagombaga kumuha mugenzi we ubwo umusore afite iduka muri cya gitabo niba utagira iduka n'undi agira akarima n'undi agira moto n'undi agira igare cyangwa se abantu ntibanareshya ibyo nta bishyizwe mu bikorwa ariko nibura mu buzima hari ibiguhugije ukora ashinzwe kugaburira nyina ise cyangwa barumuna be cyangwa se nawe ashinzwe kwita kuri bishywa bene mu isi hari icyo ushinzwe hari icyo ushinzwe ijambo ryonyine igitifu cyangwa uri mudugudu iyo umugabo agaragiwe n'umugore cyangwa zitandukanye icyo uri cyo ariko ku isi uri ingirakamaro hari abagutegerejeho serivisi hari abantu ibyabo byazamba udahagaze mu mwanya wawe igihe cyose atarabona umuvugabutumwa cyangwa uri intumwa akaba ariyo mpamvu usabwa kujya mu icumbi cyangwa woroye inka aba ari umugabo w'imigambi ibyo byose ushinzwe ukora ndabivuga mu mvugo za kumvana buri wese umurimo ukagwabira ubwo n'umusore afite iduka inka zigakena niba utagira iduka kuri mama iduka rigagira moto n'undagira igare uri ku kazi abantu ntibanareshya ibyo nta kibazo usanga mu mirima hararaye ariko nibura mu buzima hari ibimuvugizi ukora kuko afite ibyo akora ashinzwe kugaburira nyina ise cyangwa barumuna be ikibabaje cyangwa se undi nawe ashinzwe cyo muri iyi minsi y'imperuka mu isi hari icyo ushinzwe
bajya batekereza ibyo gushyingirwa cyangwa uri mudugudu bagashaka umufasha ntacyo bafasha n'ab'ingeri zitandukanye icyo uri cyo ariko ku isi uri ingirakamaro hari abagutegerejeho serivisi uyu murongo ni hari abantu ibyabo byazamba uzaba ku mwanya wawe uri umuvugabutumwa cyangwa uri 24 usabwa kujya mu icumbi cyangwa woroye inka banza witegura ibyo ku gasozi byose ushinzwe uringaniza imirima yawe bijye bikuzaza hanyuma uzabone kubaka umurimo ukagwabira wagiye unyumva ikirangamirwa n'ikibanza kwita kuri mama sugushaka umufasha ahubwo ushaka ibyo ufashe none akaza mu mirima byaje kugufasha mbese iri jambo umuntu uzazaniwe kuko afite ibyo mugari ngo nyirutwe runini ntareba n'imijujuju cyangwa ngo nyiri umupfu baherera hanuka cyo muri iminsi y'imperuka k'umuryango nuko benshi ibiremeye n'ibivunanye n'ibigoyi bisaba kugenda ijoro no kunyagirwa bisaba kuruha no gushenguka ntacyo bafasha ariko byaguhitana migani ukakenera mugenzi wawe wagerashyira mu inyoroshyo weho musore nyumva umufasha uyu murongo ni wo ubwirwa umurongo wa 27 kuri mugenzi wawe 24 n'abasore banza witegura ibyo kugasoza aho kureba imico y'umukobwa uringaniza imirima yawe hanyuma uzabone kubaka inzu akareba amaduka rero wewe unyumva akamenya ikirangamirwa n'ikibanza wabo batunze akamenya n'umubare w'uko bava ahubwo ushaka ibyo ufashe none akaza nawe afite ibyaje ku gitari enye iri jambo mu ruhengeri cyangwa ikigali cyangwa tugari mu nyirutwe n'intarema n'imijugujugu cyangwa nyirumwe n'uzajyana n'undi tuzapasura mu kushinga kw'uryango ahisabara n'imitungo y'iwabo ibiremeye n'ibivunanye n'ibigoyi bisaba kugenda ijoro ntibirangirire n'iyo bisaba kuruha no kugenda no ku rwego ariko byaguhita akora n'iseseme ugakenera mugenzi wawe wagerashyira mu inyoroshyo naho mugenzi we yanejejwe n'uwo mugenzi utashye yarakumbuye kwishingikiriza kuri mugenzi wawe reka byerure ibikorwa n'abana nabo bari mu minsi aho kureba imico y'umukobwa bazabana ibyo nyina avuye guhaha akareba imisitari y'umukobwa akareba ibyo azanye akareba ngo arebe ibyo yazanye akamenya umwenda w'umutagare yazanye ngo nta matera yazanye akamenya n'umubare w'uko bava ngo nta nka ngo nta ntebe nuko ukaba ugiye gushinga urugo rwishingikirije amazu mu ruhengeri cyangwa i kigali cyangwa i butare cyangwa i buraya ibi muri iki gitabo n'undi tuzapasura ugasanga neza ahisabara iby'imitungo y'iwabo w'umukobwa guide pratique d'éducation familiale ntibirangirire n'iyo musore nyumva urafite ibyo ufasha ruteye agahinda n'uko gufasha ibyo ufashe aho umukobwa yinjira mu nzu nkaho mugenzi we yanejejwe n'uwo mugeni utashye muri bya bindi yarakumbuye afitiye amatsiko agatangira ijambo rivuze ngo itoroshi ubuhari n'amashanyarazi agashobora ibikorwa n'abana nabo bari mu minsi y'imyaka niyo umugore niwe bakunda gushora ari we wize cyangwa se ujijutse yazanye ngo arebe ibyo yazanye la femme a besoin d'admirer son mari yazanye abandi ngo nta matera abagore bo nta mashini ngo nta nka ngo nta ntebe kurata gutaka kogeza abagabo rwishingikirije lorsque de sérieuses raisons l'empêche de refaire iyo hari impamvu zikomeye zimubuza kubikora ku rupapuro rwa 456 soit alors il rendre la vie difficile pratique de l'éducation familiale alors être infidèle soit nyumva ou souffrir en silence et à penser avec amertume qu'elle a manqué ça aranditse ngo uyu mugore agwa mu kaga nsobanure icyambere muri bya bindi bituma bashakanye batana ko kumubanira nabi ijambo rivuze ngo cyangwa se lorsque akajya musuzugura kanamuhemukira akaba yanamuceremari cyangwa se umugore akababarira mu mutima ariko akavuga ko yajijutse kuruta umugabo nasanze kamaro gake ndasoma akajya avuga ngo narapfuye d'admirer son mari noneho abagore bose cette admiration si elle est fondée sur la réalité kogeza abagabo uko kogeza no kurata umugabo lorsque de sérieuses raisons n'empêche de refaire ibyo mushimira ariko hari impamvu zikomeye nécessaire pour mari kubikora car elle stimule et récompense l'activité à lui donner la certitude qu'il n'est pas infidèle soit spirituel à souffrir en silence et à penser avec amertume qu'elle a manqué son bikamubera nk'imibonano mu mirimo akora n'imiruho ye nawe bikamwemeza ko bugi ibyo akora ko kumubanira nabi cyangwa se yamusuzugura akanamuhemukira akaba yanamuterera rero umugore niwe ujijutse cyangwa se akababarira mu mutima ariko akavuga ko yapfubye
niba ufite za diplome diplome biruta iby'umugabo akajya avuga ngo sita noneho equilane cette admiration fonde ariko la réalité uko kogeza no kuvuga ngo ari y'igipapuro kuye ku bintu by'ukuri kandi ko ibyo amushimira ari promeze koko n'undi Omari isi ari ikiri turanye ukabona akazi récompense diplome ngo bivuze income lui donner byinjira niwe wize niwe ujijutse niwe ukora niwe winjiza none ugasanga n'umugabo ibyinjira bijya bimutera akanyabuga bikomoka ku mugore bikamubera nk'ingororano mu mirimo akora n'imiruho ye nawe bikamwemeza ko bugi aho kureba imico bakareba imitungo iyo wagiye kuzabana si la femme est plus riche que son mari ibyo ntibijya bihira birabaye rero umugore niwe ujijutse ni kimwe les possèdent des diplômes n'étaient supérieurs aux cieux kuri iyi za diplôme biruta iby'umugabo kugira ngo umusore yumva sita equilane reka ne kubisoma byose ariko icyo nshaka ni urupapuro ndasoma y'igipapuro kuko ari rwa 883 ahubwo diplôme un contracté mariage yandika ibi sans avoir des études ukabona akazi benshi barahangaye income ni ibyinjira batagira ubutunzi niwe wize niwe ujijutse niwe ukora niwe winjiza none ugasanga ibyinjira bitunze physique ni energie mentale pour gagner de l'argent abahungu ubu nta mbaraga z'umubiri bagiraga aho kureba ubwenge bagiraga iyo bagiye kuzabana nabo icyo wamukundiye n'icyo mariye ariko ubwira bwinshi bwo gushyingirwa bari bafite kimwe izo ndasime responsabilité d'oil ne comprenne pas l'importance kuri iyi ngingo sinabura gusoma aya magambo bataza agaciro kugira ngo umusore unyumva deniwe de sentiment noble élevé batagira ibitekerezo bikungahaye kandi bihanitse kabiri mwendere de devoir de mari nta n'amakuru bafite kuba umugabo se w'abana no kuba nyina w'abana il ne savait benshi barahangaye l'encoute de pouvoir batagira d'une famille bashyingirwa batagira nubwo barazwe kugira ngo ushobore gukenura amakene y'umuryango il n'avait ni force physique ni énergie mentale pour gagner de l'argent pas capable nta mbaraga z'umubiri bagiraga nta n'iz'ubwenge bagiraga zabaronkesha agafaranga abatashobora kwikenura amakene abareba ubwabo ariko ubwira bwinshi bwo gushyingirwa bari bafite batava bashyingirwa de responsabilité d'oil ne comprenne pas nibo babyara abana bo bishora mu mushinga bataza agaciro nibo mubona imiryango imwe deniwe de sentiment noble élevé batagira ibitekerezo bikungahaye kandi bihanitse saramwendere de devoir de mari birabujijwe no mu bitabo nta n'amakuru bafite kuba umugabo se w'abana no kuba nyina w'abana ikindi kandi mwige munyunyuza ubuntu ugiye gukorera birahagije ukongera kumvikana d'une famille bashyingirwa batazi kuri iyi ngingo yenda aho turi butinde kugira ngo ushobore gukenura amakene y'umuryango nuko ndatarutse gushaka umufasha ariko ukamuzana ntagifashe noneho nawe de pouvoir aller propre besoin ne devrait pas avoir d'enfant no kuvuga ko hari n'abakobwa nabo kwikenura bagura abasore bakabaranga n'abareba ubwabo bene abo ntibemerewe bakirambagiza batava niba bari birambagishwa niba uko muzabyita nibo ngo babyara abana bo kubera isi muri biraro wabikoze ariko ntabwo urugo rwabona imiryango imwe ni Mikali mukobwa aho umuntu abyara umwe kwa nyina wabo kwa nyina muzabisoma muri Samweli ya mbere 18:20 nuko Mikali ngo bemukwa Dawidi birabemukwa no mu bitabo haba mu babibwira Sawuli barera ntabwo Sawuli kubyishimira ariko nawe yarayobewe ko ibyo kandi mwijya munyunyuza ahubwo kuko yahigaga Dawidi ibyo gukora birahagije ukongera kumvikana aya nandi mahirwe ngize rero yari bikoze kuri iyi ngingo y'indahiro butinde cyane azamubera umutego yishuye ko ari umutwe wanyu mbona uko nzamwishaka umufasha nicyo yarabyemereye ko nawe ntabyo ufashe yarazi ko ibyo noneho nawe rero wakoranguye azagufasha akakugura cyakora uri imari kuvuga ko hari n'abakobwa imari ye bagura abasore bakabarangura itangiro 31:16 muzigi niba birambagishwa n'abagore uko muzabyita mu bijya binezeza umugore bigatuma umugabo ukaba n'umutware imbere nuko gusanga hari Mikali mukobwa wa Sawuli akabyitirirwa akajya bamuzu niyanjye muzabisoma n'uwanjye n'imodoka ngo nuko Mikali n'imodoka yanjye ngo bemukwa Dawidi n'umurimo wanjye kandi bigusanganye
ngo babibwira Sawuli arabyishimira ntabwo no mu buzima busanzwe n'abandi bantu yarayobewe ko ibyo muzabimenye bibayeho kuko yahigaga Dawidi ihame no mu bantu bose aya nandi mahimariye ufite ugira ijambo reka mumukire iyo ntacyo maze ijambo umutego yishuke ko ari umukwe wanjye ko nzamwita akamwita umutware yari abyemereye ariko nawe ntabwo yazi Petero karindwi rero ntabwo byari kubusa ahubwo umugabo yari afite icyamaze uri imari rero imariye urahigwe mwibuke ko udatekereza ibyo gushakira umufasha 14 muzigi ngo nawe muri babandi n'abagore batangira kureba no kurebuzwa bigatuma umugabo ukaba n'umutwara imbere yo kuba bateganye ko bababera basebukwe akabyitirirwa akajya uniyange kugora hano wanjye ni imodoka ntabwo gusomera utuntu n'imodoka yanjye n'inzu yanjye agatabo wema wanjye kandi abikakira inararibonye ariko ari kubivuga kabiri no ubuzima busanzwe n'abandi bantu harimo agatekerezo ibi muzabimenye bibabeho mubigire hamwe no mu bantu bose abo ufite ikimariye ugira ijambo ariko umwe muri bo ngo iyo nta kimaze azizubukire Sara kubwira Abrahamu akamwitanga hagati kugira ngo muge ibyo ushaka Petero 3:7 manyi mweza 6 ntabwo byari kubusa ibyaburanga byo mbiziho duke rero ariko mbwira neza unsorahirwe udatekereza ibyo gushaka umufasha kwa Nyiramariza ufashe nawe muri babandi runini batangira kureba no kurebuzwa cyane ko abantu benshi tuzi ko yo kuba bateganye ko bababera baseye ushaka neza nuko bakaneza zakugora akamuha agaciro ufite gusomera asobanutse akaba kibumbarugo agatabo bimbabwire ko atari ko bimeze kakira inararibonye hari n'abasore buriye umuntu ni mubi cyetse afite umwuka w'agatekerezo k'abakobwa babiri impamvu bambaye n'ibifaranga byose n'iyindima bakaduha byose bari bari kumumvomba aho barabuze ariko umwe muri bo ngo muri kamere birazi azumukire inkwano ukajya kuyipagahera hagati kugira ngo umuge ukajibona wiyushya kuya batera muraraho abandi bayiguze mu myaka itanu ariko mbwira neza unsobanurire agaciro kuko azumuhorukire nawe ukavuga Nyiramariza icyo ubonye kikuvunye nawe wise runini ariko ibyo bijuko nizo ngo cyane ko abantu b'urugo neza nanjye nuko nabitekereza ngo mu bakire ntaramenya ari ushaka neza nuko nanjye nabitekerezaga ntaramenya bakamuha agaciro nk'ufite ahubwo bukirwe wabo asobanutse akaba Nyiramariza yibuganije mu ubwibone n'agasuzuguro ko atari ko bimeze bitera abasore bose ahubwo hari n'abasore babi buriye umuntu ni mubi cyetse afite umwuka w'amazi yararenzigishije cyane ko impamvu bambaye n'ibifaranga byose n'iyindima bakaduha byose nibwo yagiye kwirambagiza aho barabuze bamukari muri kamere birasore witwaga Sugabo inkwano ukajya kuyipagasa inzu ukagibona wiyushye ururimi yakoresheje amurambagiza Surundi ahubwo abandi bayiguze mu mwaka wigura mu myaka kandi nawe ubwe yari umukozi wamugaye iki aguha agaciro kuko afite amafaranga menshi nawe ukamuha agaciro kuko icyo ubonye kikuvunye nawe menshi ariko ibyo Sugabo yabonye ava mu byimbo nizo ngo zisenya akurikira atareba hirya no hino agenda ari yarangamiye yonyine nuko nanjye nabitekerezaga ntaramenya amakuru nguko uko bubatse n'ubwo butarateye kabiri Nyiramariza yibuganije mu urubone n'agasuzuguro aya makuru yose bitera abasore bose none se kuki Sugabo baye myinshi aticaye ngo agwe neza agifaranga kandi ko ryari rihari cyane ko atarafite n'umutima wo kwihana ngo ahinduke yari yinjiye mu bwuzuye rutambagiriza uko abandi bigenda komeza umbwire icyabaye umusore witwaga Sugabo mwene ntajambo koko korego kamuru ururimi yakoresheje amurambagiza Surundi ahubwo yamuratiye ubukire bw'iwabo kubibonamwe amahirwe kandi nawe ubwe yari umukinjira mu bamugaye ibirugize byose byakomoka amafaranga menshi Nyiramariza si ibyo gusa yari afite amafaranga menshi n'ubwenge mu mirimo byari Sugabo yabonye ava mu byimbo icyo akurikira atareba hirya no hino nyuma yatagenda ari yarangamiye yonyine habe no kumutware w'urugo nk'umutware w'urugo nk'uko n'abandi babigenza urabyumva nawe insindirano ntirimba aya makuru yose ntiyabimenye none se amategeko yanze gufata aticaye ngo agwe neza arya ifaranga kandi ko ryari rivuze kuzigama kandi yananijwe n'iki kutumvira n'agasuzuguro yari yinjiye mu rwuzuye rutamuvunye mbaga abandi bigenda kuko nta mubwire icyabaye inguzi yo gusenya kwa mwuba mbese basore mu nyumva kuko ikizariko bahisha ntabwo ari kuvuga gusa utuwutera
wowe barabajije bati mu rugo bakinjira mu rwabo ibirugize byose byakomoka Nyiramariza atamworoheye ibyo gusa ngo amutunga kandi ahubwo n'inama n'imigambi n'ubwenge ari nako yamwishakiye na Nyiramariza mutugabo icyo kwari kwicara kumbwira ko icyo kibazo yakimubajije nyuma yatangiye ashaka gutanga amategeko namworohera yemeye kuba nk'umugabo cishwa nk'umutware w'urugo nk'uko n'abandi babigenza urabyumva nawe igihe cyose akomeje kubinyicaza gusa ibyo tugabo ntiyabimenye ntahana busa amategeko ye yanze kandi akanazamura urutugu sinshobora yari gufatira kwamba amategeko y'umugabo bivuze kuzigama kandi kazijya imbere niyahaye kutubwira n'agasuzuro bya Nyiramariza ku mugabo we byatembaga n'umutware w'agasozi yakweguriye we nabe ntabwo bamubare wabugira kumwuba haswe ngiwe Nyiramariza mu nyumva ntegeke mu byanjye kuvuga gusa sinigitera aho nge nkumva yarabongera barabajije bati kuki se Nyiramariza atamworoheye ngo amutunga cyo wabimenye ari nako yamwishakiye nta jambo wagira ku ntebe hari umuntu werutse kumbwira ko ijambo wazanye Imana Nyiramariza arasubiza ngo abasore bafite namworohera yemeye kuba nk'umugabo wicishwa aha wamisaga n'ibyaha naho igihe cyose akomeje kubinyicaza gusa nk'umugabo nyamujya gusa mwene ntahanabuka n'ibipangu kandi akanazamura urutugu namwe murazizi zibayeho nabi yungama yatanze n'isomo rya Bibiliya rero niyahaye yo gutwara byose byabibariwe noneho n'umutware w'agasozi yakweguriye we nabe ntabwo bamumubare wabugira ku ijambo natwe ngiwe Nyiramariza mugenzi wawe yizera aho iyo mugenzi wawe yizera nabwo ukuri kuri iyi ngingo mu gutegeka kwa 2:7 ku murongo wa mbere kugeza ku 4 we wabimenye mu Bakorinto ba 2:6 ijambo wagira kugeza 16 uvuga ijambo n'uwazanye kuva kera kose Imana ntiyigeze yemera ko abasore bafite bashyingira ngo n'abatizera mukareba imitungo ibi niyo muzaba bamwe ntibabyumva namwe murazizi zasenye ndahera ku murongo wa mbere kandi amamodoka kamera wa kabiri kandi witeka namwe murazizi zibayeho nabi imirimo nimara kuyakugabiza ukabatsinda uzabarimbure rwose icyo ntuzagire cyezerano noneho nabo ku ngingo y'ababarire 3 kandi ntuzashyingirane nabo nuko n'andi mahanga mugenzi wawe umukobwa wawe umushyingire umuhungu wawe yizera n'umukobwa wabo ngo umushyingire umuhungu wawe kuko bahindura umuhungu wawe ntayoborwe gutegeka kwa 2:7 ahubwo agakora izindi mana ibyo bigatuma wikongereza mu burakari bw'Uwiteka 14 kugeza 16 Abakorinto baratera kose Imana ntiyigeze yemera ko abizera bashyingirana n'abatizera no gukiranirwa ntibihura ibi Kristo ntahuriye na bamwe ntibabyumva rero cyangwa se uzabarambagize neza ndahera ku murongo wa mbere wo muhuje kwizera kamera wa kabiri kandi witeka Imana yawe itorero n'icyigisho cya 19 nimara ko yakugabiza ukabatsinda uzabarimbure n'ijambo mutana kabiri ntuzagire isezerano nabo cyitwa ntuzababarire gatatu kandi ntuzashyingirane nabo ubwo n'andi mahanga zigirwa itorero umukobwa wawe umushyingire umuhungu wabo n'umukobwa wabo ngo umushyingire abasore bacu kuko bahindura umuhungu wawe haba ubwo ntayoborwe nanjye ahubwo agakora izindi mana ibyo bigatuma wikongereza uburakari kandi bw'Uwiteka n'umufasha usibye ko abuze ikintu kimwe Abakorinto baranditse ngo ntimukifatanye n'abatizera ushyira mu gaciro yemera yuko atari byiza gufatanywa n'utizera Kristo ntahuriye na Beriya nyamara 9 mu 10 barabikora uzaba urambagije kumanuka ujya hasi mu by'umwuka bitangira igihe umuntu yigira umuyigo ku ruhimbi ishyaka n'umunezero w'idini bikagabanuka n'igihe kimwe kikaba gikurikiranye telefone n'ijambo 50 kugeza ubwo byombi bibangikanira munsi y'ibendera ry'irabura rya Satani ndetse no mu gihe cy'ibirori by'ubukwe urupapuro rwa 84 hejuru y'umutima uhana hari amanama no kwitorero mu rugo rushya aho mbi ndahayo gusenga yitabwaho amagambo nyasome umukwe n'umugeni baba baremeranye maze bagasezerera Yesu haba ubwo bwa mbere utizera ashobora kutagira n'abasezeranye ahubwo bagiharanye yuko utizera ariko ibyigisho by'ukuri kwa Bibiliya kandi bafite ibikenewe n'umufasha byitondere kandi babizirikane hakaza igitekerezo mu kamwanya nubwo wizera ushyira mu gaciro yemera ko nshaka kundushya yemera yuko atari byiza gufatanywa n'ibiganiro by'inama zawe nyamara icyabyanze barabikora iyo umwizera agerageza kugaragaza umwete nyakuri wo kwitangira ugira umuntu ahigira naho ari kugirira nabi ishyaka n'umunezero w'idini
bikagabanuka n'igihome kimwe kikagwa gikurikiranye n'ishyingiranwa n'abo tudahuje kugeza ubwo byombi bibangikanira muri kiriya gitabo rya Satani ndetse urupapuro no mu gihe cy'ibirori by'84 wishima hejuru y'umutima hari aya magambo avuze no kwizera no kuri mu rugo rushya ntabwo isaha yo gusenga yitabwaho umukwe n'umugeni baba baremeranye with an believer mu buryo bwa mbere utizera ashobora kugeruye budace ku ruhande cyo yanze bagihararanye Imana yabujije ubwoko ariko igihe ibyigisho by'ukuri kwa Bibiliya bibagezeho God knows what kandi bazirikane hakaza igitekerezo mu kamwanya and for the present good Imana ishaka ko nduhya rero umenye yuko ibiganiro by'inama zawe bikaduha inyungu z'iteka ryose n'inyungu iyo umwizera agerageje kugaragaza umwete y'ukwizera kwe bisa naho ari ukugirira nabi basore ndababurira bana b'Imana kirazira ko dushyingiranwa n'abo tudahuje kwizera muri kino gitabo kandi nk'uko mwabonye twana hari ababukinga rwa 84 hari aya magambo avuze ngo abakobwa ba igihe dinakirwa na bene expressly has forbidden Shekemu his people to marry with an believer muduhi umukobwa buryo busobanutse kandi bweruye budace ku ruhande Imana yabujije ubwoko bwayo turakebwamwe ntimukebwa God knows what is best for the souls eternal in nuko barema inama kandi babantu nibeza bashaka ko dutura nta nicyo dupima mwe mukebwe byabera imitima yacu tubashingire yiza ariko bikaduha inyungu z'iteka ni Imana yari ibareheje bayotse cyangwa I warn you biriho n'umunsi none abasore bacu basore ndababurira kanse n'ubigize ngubaha Imana ariko kirazira abakoze bose ingaruka zigezeho kandi nkuko mwabonye twana ababukinga umwaka hari n'abajya kubwira batihanganira akishushanya ndetse akaba mu b'imbere wakunze iby'idini n'igihe cyagera kuko atari imbaraga ivuye ku mwuka wera ari imbaraga mbimbano y'icyo yashaka baba abasore baravuga ngo roho mutakatifu ntabwo dushyingira iyo roho mutakatifu ni roho mutakatifu si umwuka wera ahubwo bamugurira ikindi twe turakebwa bakubwira wanzanye uzi icyo abandi batuhere none tugukebwa rero nuko barema inama ntabwo babantu n'ibeza bashaka kugira ngo wizera mwe mukebwe ibatirishe nduzashingire nabo badushyingire nta n'ikindi basaba uwo muri kumva ni Imana yari ibareheje bayobora mu bandi umwizera tutangaza ubukwe nta n'ubwo biriho n'uyu munsi wa none abasore bacu zacu iyo urugo rwanyu rubaye kandi n'uwigize ngubaha Imana ibyo mukorera mu rwisho ariko abakoze ibyo bose ingaruka zibabaho ingingo nayo ni ikibazo cyane umwaka ntashaka kwibiri amezi nabura byanganira akagira akishushanya akaba mu b'imbere icyo Samusoni yazize ariko igihe cyagera kuko atari imbaraga ivuye ku mwuka wera Salomo imbaraga mbimbano y'icyo yashakaga yari abasore yazanye abagore benshi ntibyari no mu mugambi w'Imana mutakatifu ni roho abagore benshi umwuka wera ubwabashingiwe ibafitiye agakiza wanzanye Imana ntiyemera kuzana none ndabyanze arabazana ntibyabidakubye rero ngo mubwire ngo aragira magana arindwi ntibyaba ikibazo ishushanye ariko muri abo bagore avanze mwabo budahuje kwizera nta n'ikindi basaba abandi naho basoma iryo ndarisoma uzaba mu bandi uri umwizera dusangaza ibyo kumunogora amaso byose bivuga murabizi iyo urugo rwanyu rubayeho nabi gushyingirwa n'abo badahuje kwizera abami ba mbere 11 mu rwihisho igira umurongo rero wa gatatu ingingo nayo haranditse ngo nkumva yari afite abagore b'ibitanda 700 n'abinshoreke 300 nuko abagore be bamuyobya umutima icyo Samusoni yazize Salomo amaze gukina n'abo badahuje kwizera abagore be bamutwara umutima umwami agakurikira izindi mana yazanye abagore benshi byari no mu mugambi w'Imana ntabwo nk'uko yemera abagore benshi nubwo kuko Salomo yakurikiye Ashitoreti ariko Imana ntiyemera kuzana abagore benshi na Milikoni arabazana iby'abidosiye ikomeye uko niko Salomo yakoze magana arindwi iby'abikiye kuwiteka ariko muri abo bagore avanze babo badahuje kwizera yubakira Kemoshi abami ba mbere 11 iryo ndarisoma Kemoshi yari ikizira cy'abamowabu kandi yindi yubakira muri ikizira cy'abamowabu yazize uko niko yakoreye abagore babo badahuje kwizera b'abanyamahanga bakajya bose imibavu bagatambira Imana zabo wa gatatu ubwinshi bwabo ntiburakari ikibazo ariko abagore b'abanyamahanga 7 badahuje kwizera n'abinshoreke 300 nuko abagore be bamuyobya umutima Salomo amaze gukingire n'ubatirisha abagore bamutwara umutima
agakurikira izindi mana bigatuma umutima utagitunganira Uwiteka Imana ye nk'uko wase Dawidi wari umeze. Kiza niwe wayobotse Imana kuko Salomo yakurikiye Ashitoreti Imana kubirindira ugagorora na Milikomu ariyo kizira cy'Abamoni. Uko niko Salomo yakoze ibyangwa n'Uwiteka, ntiyayoboka Uwiteka rwose nka se Dawidi. Bukeye Salomo yubakira Kemoshi ingoro ku musozi werekeye Yerusalemu. Kemoshi yari kizira cy'Abamowabu, kandi yine yubakira Moleki ikizira cy'Abamoni. Uko niko yakoreye abagore be bose b'abanyamahanga, bakajya bose imibavu bagatambira imana zabo. Nta gisa n'abana ntibura akaba ikibazo avanzemo abanyamahanga badahuje kwizera. Nawe yari riguye bana b'Imana wewe unyumva reka nsome ijambo rito mugire n'ubatirinde bwire batirishwe yikirisitu bakunda kuvuga niba kwikirisitu ingingo na Bibiliya izina mu gitabo twebwe n'abana bacu urupapuro rw'106 kiza niwe wayobotse Imana page yayo ni 137 zamuhindurira none n'ukubirindutse ngagorondoro kushaka byaba ari ikintu gikomeye uwo mudahuje umugore witegura kubaka ingingo aramutse agize amahirwe yo kumara igihe runaka mu rugo iwabo ku mukunzi we batamubona. Muri Zaburi 133 ijambo muryumve ngo ni byiza ni ibidashoboka, ariko byumve ko ariho waba umenye neza mugenzi wawe. Byaba ari ikintu gikomeye umugore witegura kubaka aramutse agize amahirwe yo kumara igihe runaka mu rugo iwabo ku mukunzi we batamubona, akahatinda bihagije kugira ngo bamenye neza akamenyero n'imico y'uwo musore. Kuri iyi ngingo riri mu gitabo cy'abana bacu, akamenya uko afata abandi basangiye kuba muri uwo muryango. Page nyayo ni akareba niba afatanya n'abandi gukorera urugo, haranditse ngo niba yibuka kuzirikana abandi cyangwa ari ikintu niba yarabaye n'ingeso yo kwikunda umugore witegura kubaka kwakira ariko ntatange. Aramutse agize amahirwe yo kumara igihe runaka mu rugo iwabo ku mukunzi we batamubona, kandi ubutandame bwe bushingiye he? Ijambo muryumve mbese uko yifashe nuko ntibidashoboka byaba bishinze imizi mu mutima. Waba umenye neza mugenzi wawe cyanyuma ni ingenzi cyane, byaba ari ikintu gikomeye kigomba kwitabwaho kuko uretse no kuba icyo gikenewe mu isi muri rusange, agize amahirwe y'umwihariko gikenewe mu mibanire ya babiri we batamubona, akahatinda bihagije kugira ngo amenye neza akamenyero n'imico y'uwo musore. Uburyo urugo ruhirwa ngo nurwo abashyingiranywe bararerawe, akamenya uko afata abandi basangiye kuba muri uwo muryango, akareba niba afatanya n'abandi gukorera urugo. Bamwe barakubwira bati niba yibuka kuzirikana abandi cyangwa se niba yarabaswe n'ingeso yo kwikunda imutera kwakira ariko ntatange. Twari mu modoka yarabigisenye nanjye ariho mvuye n'umunyaruguru Kigali, twageze Ruhengeri twakundanye n'aya makosa ye yo mu Nyabugogo twapanye, kandi ubutandame bwe bushingiye he? Uko mbese uko yifashe n'uko ati inyuma byaba bishinze imizi mu mutima. Ku isi hashingwa inyuma ni ingenzi cyane, ngomba kwitabwaho mu gitabo bita kuko uretse no kuba aricyo gikenewe mu isi muri rusange, by'umwihariko gikenewe mu mibanire ya babiri, kuko mu mutima ari iby'ubugingo. Uyu umuntu agiye kugura imodoka ku buryo muri iki gitabo umuguzi mwiza ngo ntareba ubwiza bwa housing bwa kabiri bw'abashyingiranywe bararera, oya ahubwo areba baziranye uhereye mu bwana, bakareba uko ikomeye bijya bifasha. Ngaho rero bakareba uko iteye, bamwe barakubwira bati ibyo wabimenya wajya kwigora, bakareba n'ibyo wirinda uri kumenya ibyo. Twahuriye mu ishuri barabaza shoka gasozi mbe basore twahuriye mu modoka yaravuye Gisenyi, nanjye urwo rugero murarwumva Kigali. Twageze Ruhengeri twakundanye, Nyirangarama twabaye abashiri, umuguzi mwiza w'imodoka ntareba uko kameze neza inyuma, hari akamodoka ubonaga mutaziranye kugira kandi ari umwera kandi ari icyatsi, ukabona ku isi hashinga kameze neza umwaka, ariko moteri atari igikenyeri. Mu gitabo bita yabiruta na za zindi zo mu bihugu by'amabanga y'urukundo bateraho n'imbaho baje 229 ugiguruka kubera ubwiza bwa moteri, ukabona urubaho rurabaraye. Uyu umuntu agiye kugura imodoka, iyo moteri ni umuguzi mwiza, iyo moteri ni ubwiza bwa housing bwa baravuze ngo mbese mugamije kubareba urwo rugero murarwumvise, wakareba uko ikomeye igihe uzawisemo kubana na mugenzi wawe, wakareba uko iteye, wakareba uko ikomeye, wakareba ibyo ukenera, wakareba n'ibyo wirinda wayiguze. Barangije barabaza uzamenye ihererekanya mugamije kurushinga soneredi. Urwo rugero mu cya kabiri
ngo uzamenye imiterere ndemano umuguzi mwiza w'imodoka kameze neza inyuma akamodoka ubonaga gatukuye kandi arahagera kandi ari icyatsi ukabona kabengerana kameze neza icya kane uzamenye umuryango avukamo n'urwego barimo birutana zazi nizo mu bihugu bidukikije bateraho n'imbaho kugiguruka kubera ubwiza bwa moteri ukabona urubaho rurabaranye iyo moteri avukamo urwego barimo iyo moteri niyo modoka none baravuze ngo mbese kandi abiga ihererekanyamurage urwo rugero ni mu itegeko rya kabiri kuva 25 uzahisemo kubana na mugenzi wawe murabana gukiranirwa kwa baso nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga ngo rirakurikirana ku buryo imico yanjye yanduza uwo mbyaye kandi uwabyaye kandi uwazabyara twakomeza kuba mu nzira yo gukiranuka uzamenye imiterere ndemano y'ubwenge akaba ari we utarangwa n'imiterere ubwo bivuze ngo uzamenye uwo mukunzi wawe umwahageza cyangwa imyuto mu buzima iyo mico n'uwo mwuka bagenderaga bamenye umuryango avukamo n'urwego barimo ntabwo bivuze ngo nusanga ari umwange kandi wari mwiza we ariko bizaba biguhaye ni igipimo upimiraho ngo ukurikije n'aho avuka n'umuryango yarakamo urwego barimo noneho niba bari abagore kandi abiga ihererekanyamurage nimwe itegeko rya kabiri ariko bizaba binakwigishije n'ibyo uzamurinda mu mibanire yawe kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abandi igihe umuntu yaba nta byaha ngo birakurikirana ariko umushyize imbere igishuko cy'icyaha kandi uwabyaye kandi uwazabyara bitamugora twakomeza kuba mu nzira yo gukiranuka uzavuka hirya aho bana b'Imana akaba ari we utarangwa n'imico yanjye mibi ubwo bivuze uzamenya uwo mukunzi wawe ariko utamumenye mu gitabo cy'Ikuruza iyo mico n'uwo mwuka bagenderagamo byari bimeze ni icyigisho cya 18 ntabwo bivuze nusanga ari umwange kandi wari mwiza we ariko bizaba biguhaye ni igipimo upimiraho nkurikije n'aho avuka n'ububi bwabo yarahinduye noneho niba bari abagore ariko umukuru w'itorero n'umudiyakoni w'Iwanyu yifata atiyandagaza umenye ngo mbere yuko winjira muri binakwigishije n'ibyo uzamurinda mu mibanire yayo bubahima ko ari igihe umuntu yaba nta byaha akora ikibabaje ariko umushyize imbere igishuko cy'icyaha iyo batangiye kuba gakora irondo mu buzima bwe n'uwari uzi ubwenge bitamugora niyo ngingo ya mbere ushaka kureba ubujiji ubugoryi n'ubutandame kuzabya kw'abasore kubana mu mushinga na mugenzi wawe ariko ibindi barabishobora bakagurira amamoto y'itorero ibindi bakabishobora kubona bamwe baguze ibibanza ibindi bakabishobora kubona bafite za lisansi na zo icyigisho cya 18 bajya kurambagiza niho iki nicyo cyatumye babwira abana bagamije kurushinga ngo ugasanga rwose ni mugisha inama bari gukora ababyeyi banyu bya bindi bituma urugo ruba rwiza byose ugasanga nta kintu cyashobora ko sonenye ko badasenga ariko umukuru witwa Marina Geno y'Iwanyu baba ari gukora zaguhina bikanabatera guhunga yuko winjira muri uyu mushinga inama yari yose y'umubyeyi inama ababyeyi abasore mu nyumva noneho kirazira kuko abasore benshi gushyingirwa iyo batagiye umushinga utemeye n'uwari uzi ubwenge ariko baravuga niyo ngingo ya mbere mbese ushaka kureba ubujiji ubugoryi ubutandane uzambya kw'abasore bakundana ubasoma mu page 45 ibindi barabishobora bakigurira amamoto ibindi bakabishobora kubona bamwe baguze ibibanza ibindi bakabishobora kubona bafite za lisansi na zo doctora bajya kurambagiza ukagira ngo without face consulting cyangwa se abana bagiye muri gaziyen ugasanga rwose ubuguzi must material gukora mu kigambiro bya bindi bituma urugo rwiza byose ugasanga nta kintu haye agaciro abo ari mutundi Kamarinda agira tudafite icyo tumaze ngaho bazahangara bahitemo bagenzi wabo bazabana y'umubyeyi batabanje kubaza ababyeyi babo kandi icyo bagiye gukora mu mubiri mu buzima busanzwe utemeye ababyeyi babo bagifite mw'inyungu n'umunezero nk'abakunda abana n'ababyeyi ariko bubaha Imana ngaho ibaruwa ku basore bakundana notwithstanding the counsel and interests of his parents persist in following his own course mbese uyu umwana atitaye ku nama z'ababyeyi no guhendahenda no kwinginga kwabo koko azakomeze yikurikirira inzira ye atagendeye ku nama yabo must materially affect the happiness of the parent if they have any affection for he never marries reka tubize umusore n'inkumi
ntibikabeho bazahangare bahitemo bagenzi wabo bazabana batabanje kubaza ababyeyi babo kandi icyo bagiye gukora mu mubiri mu buzima busanzwe kugira ngo uramire mu gihugu cy'Imana yawe babo bagifite mw'inyungu n'umunezero commandment with a promise which the Lord will surely fulfill to those who obey, notwithstanding the counsel and instructions of his parents. Imana itazabura gusohoreza his own course. Mbese umwana atitaye ku nama z'ababyeyi no guhendahenda no kwinginga kwabo koko azakomeze yikurikirira inzira ye atagiye ku nama yabo n'ababyeyi bagira amakenga ntabwo bazahitiramo abana babo no batabaje no kubaza ibyifuzo byabo mbese ubwo bikabeho bombi babaye kugira ngo bikora atagendeye ku nama y'ababyeyi wa mwana we utishora mu mushinga wo gushyingira thy father utagishije inama y'ababyeyi bawe that is thy days ni ya tegeko kuko icyo ugiye gukora kugira ngo uramire witeka Imana yawe bagifitemo inyungu here is a commandment with a promise which the Lord will surely fulfill to those who obey. Aradukubita imigeri n'imihini ni itegeko riherekejwe n'isezerano Imana itazabura gusohoreza erega nitwe imbaraga zishiranye wise parent ejo will never select companion n'icyo kwambara tuzageza ku bana without limit cy'umuntu abyarira abana mu byumve nicyo wakubyaye yakubyara n'ababyeyi bagira amakenga none se ntabwo bazahitiramo abana babo batangira kuvuga ngo niba untunganyiranye kumbire wakakaso no kubaza ibyifuzo wijya kugata mbese ubwo umubyeyi kumbi babaye magirira yabirabutwe urahigwe wa mwana we ariko nanone baramubwiye ngo nawe ntakaguhitiremo atabanje kubagira inama ababyeyi bawe bumva ko hazabaho kujya inama kuko icyo ugiye gukora bashyingiranwa mu mubiri mu buzima bagifitemo inyuma ubuzima bufite abasaza tuzakorerwa iwawe nimugira umugisha nose nuzana uzajya Imana aradukubita imigeri n'imihini nibwo urumva twazamenya kandi tumurabutswe hakiri kare iyi ngingo nitwe imbaraga zishiranye ntabwo ngambiriye kuyitindaho icyo kurya icyo kwambara tuzagitega ku bana bacu ni ukumenya kandi n'icyo ushakira mugenzi wawe abana mu byumve n'icyo wakubyaye yakubyariye kuki wemeye urabo none se ubundi umushakira nuzatangira kuvuga ngo niba untunganyiranye kumbwire akakaso uzari wijya kugata harimo ijambo rijya rintera ubwoba umubyeyi ukwisha ubwenge no gushoza yabirabutwe ni interuro nsoma ihabanza ivuze ariko nanone baramubwiye ngo nawe ntakaguhitiremo atabanje kubaza ibyifuzo byawe batabanje gutekereza kandi baba bagaragaje ikimenyetso cy'ubwenge mu buzima bafiteho amakuru abakora batabanje gutekereza baba bazababera umugisha nimugira umugisha ngaruka haraguru haratuvuye muzajye murabagisha muri mugenzi wawe reba imiterere y'ubwenge muzamenya ngo bisaba gutekereza muri mugenzi wawe iyi ngingo mwe mw'ibyagambiriye ntabwo ngambiriye kwitindaho iyo nzu yawe wiyubakiye ni ibiki biri kumwagiza nivuga ubutumwa ashaka ko muzakora hutuye nibiki biri kumwagiza koko yabonye nabi wanye ari umuryango ukeneye no kwitabwaho mu gitabo aho ntiyahageze no kuvuga yaba nari nyigeze wanabaza muri ngo birabishikibye riri ku provision na 12 ni ibiki ubundi bimwahagize nsoma ihabanze ivuze ngo nakwa kumenya icyo umuryango we wamutwaye abakora batabanje gutekereza ngo abakora bagaragaje ikimenyetso cy'ubwenge ni ikimenyetso cy'ubwenge abakora batabanje gutekereza banza umenye icyo muri mugenzi wawe ikimenyetso cy'ubwenge ndabaye ingero za bibiri ngarutse haragura ngo muri mugenzi wawe reba imiterere y'ubwenge ngo bisaba gutekereza muri mugenzi wawe musome mw'ibyagambiriye ngo ashira umubabaro niyo nzu yawe wiyubakiye niba kuri kumwagiza nivuga kuzana mugenzi we utuye yabonye ihumure n'ikibiri kumwagiza n'ubushyuhe koko yabonye nabi wanyaruru byashikeneye no kwitabwaho muri mugenzi aho ntiyahagizwe no kuvuga yaba nari nyigeze ngo ntawazongera kwitabira ngo birabishikibye ngo nazabyire rusi igice cya mbere cy'ubundi bimwahagiza na rusi igice cya gatatu nakwa kumenya icyo umuryango we Nawomi yabwiraga abana bakazana be ngo mwinkurikira ahubwo mujye gushyingirwa ngo mujye gushyingirwa abakora ariko batabaje abagabo bane ni ikimenyetso hari igihe ni icyo kujye gushyingirwa umukobwa mugenzi wawe banza umenye icyo muri mugenzi wawe ntibakennye ariko mu miremerwe azagira umutungo na karindwi ariko ageze mu rugo bibiri yite noneho Isaka ajyana Rebeka ubwo we muhema ryanjye
mvuze aramurongora umugabo washira umubabaro muri mugenzi wa nyina yarapfuye umugore urumva kuri ya musore uburuhukiro byanditse no muri we yahabonye ihumure wa mbere n'ubushyuhe bwapfubye na wa mubabaro birashira wacu akagushira muri ukabona uruhukiro umukobwa wawe nimusoma mu migani buri wese rero iyo akingirwa nabanza amenye icyo ashaka muri igice cya 9 imirimo ukora na Rusi igice cya 3 igihe Nawomi n'ububaji abana bakazana be urahigwe utabona umuhingirwa none naho mutuye haragera gahanda ubwo murasarura mukabyikorera mukareba ibyaye n'iby'ubunda mugenzi wawe ukazana uwamaditse w'inzara bakennye kandi kandi ugashyize ikirahure nakubwiye ari uko ageze mu rugo rwe ukazana washyize imisatsi ku yindi ubwo yari atanze itangazo mu gisinzi kwerera kunzana n'umugabo agahinduka gashize umubabaro ubwo yarabishaka muri ibyo bimenya banyu umumenya ugambire kubonerayo uwo nawe afite no muri bazahuza kuryoshya hari igihe n'isi y'abakubwiye ibintu bimeze neza tureke bene wacu bimwe bitanemewe icyo ngendikira umukobwa mu nyungu zawe n'izanjye buri wese rero iyo akingirwa nabanza amenye icyo ashaka mu gihe ufitanye kurwaragura imirimo ukora n'akaryango gakennye cyangwa kadajijutse bisaba bagatekereza bakakaruhira ubwo urahigwe utabura umuhinzi nawe atishoboye noneho n'ibimureba ntiharagera agahanda na se na nyina murasarura mukabyikorera mukareba ibyaye n'iby'ubunda noneho ukazana amaditse w'inzara ku zindi kandi muri mugenzi wawe kandi ugashyize ikirahure nakubwiye ngo sinzahinga cy'umushaka none ukazana washyize imisatsi ku yindi ubwo yari atanze itangazo mu gisinzi kwerera kunzana no kuzana agahinduka gakora aho utuye ibyo ubimenya niba ushaka ko uzakubera umutware uwo nawe afite umuryango bazahuza kuryoshya ubwo hari igihe n'isi y'abakobwa waje mu rugo neza tureke no kuri ibyo bimwe bitanemewe umukobwa nawe yabaye umwana mu bana ahubwo mu nyungu zawe zibuka mama zibuka ugiye gushyingirwa azabafasha mu buzima aho n'ufitanye muri mugenzi wawe umusome n'akaryango gakennye nicyo kizagutera kumenya bisaba bagatekereza bakakaruhira wabonye azabishobora hari ingorane zo mu buzima nawe atishoboye n'ibimureba hari imiterere yihariye na nyina bavuga bati ushaka ko ayihanganira uyu mukobwa uzakubura iyo bibaye ngombwa azakuburira nawe umuntu agira intege nke zo muri mugenzi wawe iyo bibaye ngombwa zibwira mugenzi wawe akamwemera cyangwa akanga noneho iyo bibaye ngombwa ubw'ibyo rero ushaka ko azagira banza umenye muri mugenzi wawe sosiyete aho utuye usubiremo itorero niba ushaka ko uzakubera umutware ni ikimenyetso nawe ufite umuryango niba ujya kwibona ubwo ngo dore umwana waje mu rugo abaye umwana mu bana ariko n'umusore watwaye uwo mukobwa nawe aba yabaye umwana mu bana mbere ajya kuzimarira mu rwiri zibuka papa no mu ntombe azabafasha mu buzima muri mugenzi wawe banza rero muri mugenzi wawe nicyo kizaguterana nawe kumenya umenye icyo ushaka umushakazana noneho hari ingorane zo mu buzima byatuma urekuye atari mubi hari imiterere yihariye ushaka ko ayihanganira ni nayo mpamvu iyo bibaye ngombwa iya nyuma nawe umuntu agira intege nke ni ukumenya ko mu mubiri bwiza iyo bibaye ngombwa zibwira mugenzi we akamwemera cyangwa akanga abantu benshi bibeshye kuranga babwitiranya banza umenye muri mugenzi wawe ibyo buranga biroroshye kuko nirangi ugatsinda usubiremo hari abakora batabanje gutekereza ni ikimenyetso uburanga ni irangi niba ujya kwibona ngo dore ngo umurimo wararaye nyine izo nzara niba wazibonaga mu Baroma 2:7 yajya kuzimarira mu rwahiro no kudapfa no mu ntombe no gufata gukora ibyiza badacogora Imana ikazabitura ubugingo banza rero muri mugenzi wawe imigani 11 nawe umurongo umenye icyo ushaka umushakamo umugore w'uburanga bwiza byatuma urekuye atari mubi ukazana uyu kuko ari uzahuza n'icyo ushaka bigeze mu migani 31 ya nyuma ni ukumenyera ndahavuga nsomye unyumva wese mu basore abantu bamenye ko ikirangamiwe bibeshye uburanga ni imico babwitiranya n'ubwo haranditse ngo ibyo buranga biroroshye kuko ni irangi ugatsinda 31 hari abatora hari abasatura ubutoni burashukana uburanga ni uburanga bwiza ni ubusa ariko umugore wubaha Uwiteka niwe uzashimwa mu Baroma 2:7 ntabwo kubaka urugo bisaba umuntu ari inzobe no kudapfa ntabwo kubaka urugo bisaba umuntu ari badacogora umuntu n'umwe ntawe bacakabiri ngo basigane ndagende mu kazi noneho mu migani 11 umurongo wa 20 irangi yisize siminwa umugore w'uburanga bwiza ariko utagira umutima
wabimenya neza umugore mwiza w'uburanga bwiza w'inzobe ariko bigeze mu migani 31 wabimenya neza nyoko hacumbitse azahamagara kwezi yaraje kwivuza unyumva wese mu basore agakubwira ngo namenye ko ikirangamiwe suburanga ni banaranuka haranditse ngo wabimenya neza barumuna bawe baje kuhaba mu bibiri ruhande Rwanda yini iraho hafi ubutoni burashukana naravuze ngo kandi uburanga bazana ngenda bari kumugore wubaho wite ariko ari keza amenye ari meza amaherena rero mbese ntabwo amabara nk'ayakanyuguye umuntu aba ari inzobe ariko ntabwo ibyo atari ubwiza n'umumaro w'umuntu n'umwe ntawe ngaho mu migani 29 haranditse ubwiza bw'abasore ni imbaraga zabo si irangi yisize ubwenge uwo musore uko ibyo ntaho bihuriye n'ikibazo abaroma ho nabivuze wabimenya neza n'umugore mwiza w'uburanga bwiza w'inzobe badacogora ariko kubwira ngo noneho mu gitabo bita wabimenya neza nyoko hacumbitse azahamagara urupapuro rw'abantu rw'indazi Kigali ngo mu byiza byinshi mwene murakubwira ngo ijya kumushakira ibindi geto nta mubana ubwenge ngo harimo imbaraga neza barumuna bawe baje kuhaba ngo bari iruhande rwa nayini iraho hafi n'imico myiza ubwo ushaka kuvuze ngo uzarebe ubutunzi bagenda by'ikigori ariko ari keza amenye ni meza amaherena n'aherera indayacyuye mbese afite amabara nk'ayakanyuguye abo mwisi bariho aho utuye naho kuko ibyo atari ubwiza ubwiza n'uzarebe ubuhanga ngaho mu migani 29 subwo wakoze byanditse mu bwiza bw'abasore ni imbaraga zabo bavuga ngo ibyo yavanze bivanze n'ubwenge ari umuhanga uko akora ariko yakoze ubusa abaroma ho ndabihabwi shaka ubwiza n'ikimaze babishakisha gukora ibyiza badacogora ngo uburanga bugizwe igikoresho cyo mu gitabo bita umuntu akaba afite uburanga bwiza haba bandi dusoma bari bafite uburanga baravuze ngo mu byiza byinshi mwene muranyuza kandi y'umurenge cyangwa ngo harimo ngo ubukire ugasanga abena bo nibo bapfapfa imbaraga mu karabayira harimo n'uburanga ngo bwiriza ciya kandi bene bo harabajya babwira ngo mwiza ngo uri mwiza uri bushaka kumva baye mwiza ngo uzarebe ubutunzi bajya bapfapfa buri mu biganza by'ibishuko bibahora abona umuntu yahembwe miliyoni magana hereje ndayacyuye magana wirasa uburanga utagira umwuka wera w'Imana kugira naho tureba ni nk'imbwa turibaje ngo uzarebe ubuhanga ntabwo bugizwe igikoresho ubwo wakoze bomba atomique butagira umwuka ibishobora ngo yavanze bivanze bunokaho n'ubuhanga ari byinshi ariko yakoze ubwibyo rero umusore unyumva ntabwo iciyo ntabwo unyumva nta kimaze mugamije kurushinga noneho iyi mico n'uburanga bugizwe igikoresho cyo wa wundi uzabona akaba afite uburanga bwiza haba bandi dusoma ngo bari bafite uburanga mukakihangana kabanga ibindi biyara niza kabindaye umurenge ni wa uzareba akora kabanguye biti ugasanga abena abo nibo bapfapfanye umwe bacu mugani ngo mukabayira kuvuga ngo yarananiwe bena abo harabajya babwira ngo uri mwiza ngo mwiza nakumva baye mwiza abo bajya bapfapfanye umuntu wese agenda n'ibishuko bibahoraho abakora n'abandi koko kane 16 wirana w'inyuma n'umuntu w'imbere wica ntabwo ari ngombwa utagira umwuka wera w'Imana kugira uburanga n'ingimbi turibaye igitima kandi wowe mu mutima ntabwo bwakitagiye guhura afite uburanga butagira umwuka ibishorezaho n'ibibashokaho bihora ari byinshi kubw'ibyo rero umusore unyuza uzaburambagiza nawe mukobwa unyuza niba urukuze mugamije kurushinga urwego rwo gucumura nibwo bwiza cya cyigisho cya 10 ni wa wundi uzamara kurwanya haranditse ngo ni wa wundi wasengaga rimwe akabango ibindi bikabije ataratekereza ibyo ni wa wundi uzareba akora akabango umunsi azaba yabitekereje akamenya aho yarerewe ni wa wundi uzavuga ko wasengaga yarananiwe reka nanjye muzajya senga iyo mico nibwo bwisengesho ni meza kandi wanige niyo twateze nabi turi kuyagenda ari babiri bibiri ravuze ngo umwuka wajyaza akayivanga kane 16 dusengera neza ngo ni imbere iyo mico ntabwo ari ngombwa bya bindi byose bigoye ngo koperereza ngo kwisokoza ngo ibiki werekanye muragi ibyo bigoye wowe mu mutima azagera afatitse aratumva filime tukunyura imbere ibyo ushaka kumenya ibimenyevu usoreza igisubizo cy'amasengesho none no gusenga basore mu nyumva uzaburambagiza muzavanga gusenga no guhana avance urwego rwo gucungura igihe cya cyigisho abo ngo bararambagizanya bamara gukundana haranditse rero urabona ubukwe buzaba muri 2027 ni kera tutangiye tujye turahurira mu tugeto tubane umunsi azaba yabitekereje ngo mwavanga gusenga n'abadayimoni ubwo urumva ko asenga kabiri uwo n'umwanda azajya asenga kandi mbabwire
abakoze icyo cyaha cyose banige niyo twasenze nabi turi kuyadumbagura Bibiliya iravuga ngo kizabakurikirana nibagira n'amahirwe bakaba bashingiraho itavugwa impamvu iri jambo ryabindi byose bigoye ngo perereza ngo ndarandike ngo ikingwerekanye muragi akivyo bigoye ngo wa mbere aratumva 87 impamvu ndibuze ryo ndarisoma nk'igisubizo haranditse havugaga basore mu nyumba y'abakobwa n'ubundi muzavanga gusenga no guhana vase abasore abo bararambagizanya ngo bamara gukundana umubyeyi umwe arabona ko muri 2027 ni kera dutangiye tujye turahurira abo basore bajya batera inda z'indaro ngo mwavanga gusenga bajya bashyingirwa ntibaze ngo bahere kwabo babyariye kandi bakajya kwishakira ahandi abakoze icyo cyaha n'inkozi z'ibibi zikunda beza iyo zigeze uzamubereye nyina w'abana nibagira n'amahirwe bakaba bashyingiranywe uwazaragiza byose uwazashyira kuri konte ashaka umwigatabo kitwa ajya gukora ibibi wa mbere nuko urupapuro rwa 84 impamvu kuki ari we babicira ubwari hari uwo bari baretse kwitira ubwari havugaga yaranasabwe ibyo wanabikoze ntiyanafasha n'ababyeyi be kuzimura kandi ari wo muteye inda abasore nuko barabyibaza kuki batabajyana ngo bashobore kubakana kare babiciye ubwari umubyeyi umwe arabaza ariko ngo nderutse kuganira na bamwe muri abo basore abo basore bajya babatera inda z'indaro nuko witwa kwishimisha ntibaze ngo bahere kwabo babyariye ahubwo bakajya kwishakira umwambaro wageneye gukorana yumve n'ingozi z'ibibi zikunda beza iri jambo ni inyuro uzamubera nyina w'abana uzamubera mutima n'agahinda uwazaragiza byose uwazashyira kuri konte babonye abakobwa batagira ubwenge babagira ibyambagara byo gukorana ariko umunsi bazajya gushinga izabo icyo cyambagara babitira ubwari ngo hari uwo bari baherutse wageneye gukorana yaranasabwe ngo wanabikoze ntiyanafasha n'ababyeyi be kuzimura umugome yunga amati na nyuma yo kubaza kuki batabajyana ngo bashobore kubakana kare babiciye na kimamagwe turakomeye mwiza aravuga ngo ibi ni byo kuganira na bamwe muri abo basore niyo umukobwa yifashe nabi icyo kibazo uwo mugenzi we witwa kwishimisha na mugome barambwira ngo icyambere ntiwafata umwambaro wageneye gukorana uko bakurungurutse akubonye iri jambo ni umunyazira undi nta umwe biyararika amenya n'agahinda akenshi nuko kamere no kuvuga ngo hari abasore icya kabiri niyo mubanye bagira ubwenge babagira ibyambagara byo gukorana ariko umunsi bazaza gushinga izabo icyo cyambagara mwembe barashubije ngo ntiwafata icyenda wageneye gukorana sinamwizeye yagenda mu rero Imana mu nyumve ibi mugome yunga amati na nyuma yo kubakizabidufashemo sose wagisenga ugafatanya na kimamagwe turakomeza ibihura kandi ibi ni mu byumve no kuvuga kwanza niki niyo umukobwa yifashe nabi mufiyansa umugenzi we ko bagiye kubana bakaba bakoze icyaha ijambo ry'Imana ntiribemerera habe nakangana hariye urugo baheruka kugaragarizanya ikimenyetso nubwo cyaba gito bakurungurutse akubonye kigomba kugirwa n'abamaze umunyazira nta umenya ko ari umunyabyaha ibinya bivuga bimunyabyaha akenshi nuko kamere mbanje no kuvuga ibyo ari byo mbisobanurire neza icya kabiri niyo mubanye ubwenge bukagenda buva ntabwo akwiringira aravuga ati nacyaye nuko gufatana ku ntugo ye yafashe urugendo yagiye kandi mwemye nuko mukuru nuko nyine dupfuye no kunamwizere yagiye ngo barebe rero basanga abantu barabivuze ko dusaba niba musoma imari zabidufashemo niba wagisenga ukagisambanisha imibiri ariko ibitabo bitubwira ngo ari n'ubusambanyi bwo gukorakorana uko badahuje mbonereho no kuvuga ibitabo bikatubwira ngo nukuramukije gusa w'igitsina gore gutindana ukuboko kwawe ngo uzishikuze umukize nawe ijambo ry'Imana ntiribemerera habe nakangana urwaye imigani gatangariza ikimenyetso n'ubwo cyaba gito cy'urukundo mukamugeze ngo kigomba kugirwa n'abamaze gushakana kugeza ubwo mu gitabo bita inama ku myitwarire y'ibiti ndabivuga mbisomye bavuze ngo ntibikaze no kuvuga ibyo aribyo mbisobanure neza umugore akenera support y'ikiganza cy'umugabo ngo keretse ari umurwayi w'indembe mbese kugenda ari kugukurura ari kuguketse wabaye umurwayi w'indembe nuko mukora utuntu ariko none mugakira uzaba yenda no kwisi yose bakugera gatatu z'ukwa mbere
ugasangira buno baragundira mwicaranyeho ngabo baragundiranye ku mu bitabo mwagiye no mu busitani bwiza ubusambanyi bw'amabandi ibyo bintu ubusambanyi bwo gukorana byemewe ibyo bitabo bikatubwira ngo nukora mu kintu n'igitsina gore impanuro ibiki wabamaze gushyingirwa nabo nabiyo bamaze kubikora iri jambo ryo ndarisoma ndarisoma kandi imibare 629 ngumukoraho gukora mu gitabo mukaba ntazabura guhana kugeza ubwo mu gitabo bita inama ku myitwarire n'ubusambanyi n'ubutani bavuze ngo ntibikabeho ko mu bikari byo mu ijuru umugore akenera support y'ikiganza cy'umugabo ndasomamo nk'interuro ari umurwayi w'indege handitse ngo kugenda ari kugukurura ari kugukese wabaye umurwayi w'indege ariko ubukwe buzaba yenda tariki 23 z'ukwa mbere ugasangira buno mufotoje mwicaranyeho ngabo baragundiranye ku ntugo mwagiye no mu busitani bwiza ngiye imitoma nk'iy'amabandi ibyo bintu ntabwo byemewe n'abagore ibyo nibabyumve neza ko n'izimpanuro ibiki bamaze gushyingirwa igihe bagaragariza ibimenyetso by'urukundo bikwiye bafitiye uburenganzira bikwiye kuba hagati yabo nk'abashyingiranywe mu gitabo cyitwa privacy not before me muzabikorere mu ibanga cyangwa imbere y'abantu cyangwa se for the manifestation of love for it ndasomamo nk'inderuro gusa right in express kuko husband kugaragarizanya urukundo mwembi and wives rwose ni sawa kabisa ariko biri mu mwanya wabyo and their duty it may be made to reserve for the privacy of each other's society the animal and the man and the animal between them kugaragarizanya urukundo n'abagore kugaragarizanya urukundo ari amahirwe y'uburenganzira igihe bagaragarizanya ibimenyetso by'urukundo igihe mwabikora bafitiye uburenganzira bikwiye kuba hagati yabo n'abashyingiranywe baba bamaze gushyingirwa n'abatarashyingirwa not before iki gihamya nsomye muzabikorere mu ibanga imbere y'abantu ahubwo ari byo nshaka kuvuga bikomeye for while the manifestation of love for 207 ko kugaragarizanya urukundo kuko barabyemerewe kugaragarizanya urukundo mwembi rwose ni sawa kabisa biri mu mwanya wayo ariko nimusoma na Bibiliya igihe Isaka yari yabeshye ko Rebeka ari mushiki we Tuko bagiye kwiherera ko ari ngo yarungurutse hano baravuze ngo araza ngo kugaragarizanya urukundo ukina na mushiki we rero kugaragarizanya urukundo ubwo birazwi ko mufitiye uburenganzira uwo mwashyingiranywe umwanya wabyo ariko imbere y'abantu ariko igihe mwabikora atari mu mwanya wabyo niba be abashyingiranywe babyemererwa batagomba kubikora imbere y'abantu muri kumva bitarushijeho kuba umwaku mwebwe mwaduhaye itariki n'isaha itaragera gisomeye abasore kitabareba ku ntugu abari byo shaka kuvuga bikomeye mu mitoma ni icy'abashyingiranywe mu kirabura zizazwa 207 muteruragazanye urukundo imbere y'abantu barabyemera ibyo bintu ariko ntabwo ari imbere y'abantu mujye murabanza mumenye isoko muri kumva mubifitiye uburenganzira ariko si imbere y'abantu namwe muri Bibiliya Isaka yari yabeshye ko Rebeka ibi byose mbivuze ari mushiki we nibaza ukuntu bagiye kwiherera basenga bagakuba kabiri muri kwifatanya n'ubuhehesi n'ishusho araza ngo kuki wandoretse muri mushiki wawe ntawe ukina na mushiki we bana b'Imana ntawe ukina na mushiki we iminota ntiyemerera kurenza ubwo birazwi ko ariko ubu mwashyingiranywe ni mu burenganzira ariko imbere y'abarambagiza neza muri kumva niba be abashyingiranywe babyemererwa batagomba kubikorera imbere y'abantu muri kumva bitarushijeho kuba umwaku mwebwe mwaduhaye itariki n'isaha itaragera mufatane ku ntugu mwicaraneho mujye mu mitoma uturirimbo mubyine mu kirabo nazi zazindi ntazi muterurane imbere y'abantu ibyo bintu mujye murabanza mumenye isoko muri kuvomaho ntibije ejo namwe muriho b'abanyabwenge rero ibi byose mbivuze nibaza ukuntu muzaba abantu basenga bagakuba kabiri muri kubifatanya n'ubuhehesi n'ishusho y'ikibi cyangwa se igisa n'ikibi bana b'Imana iminota ntinyemerera kurenza aha ariko ni munkundire mbabwire ko kurambagiza neza bigizwe no kuba ukuze ugashaka umufasha ufite